utinde cyane kuko urabangira zikaguruka. Dukurikire umukino. Umukobwa akaba avuye kwiga muri kaminuza. Nkabamvuye none se wowe werekeje kutembereye bwije. Ni byiza bela. Gusa urabona watembera usa gutya koko. Ngiye kwigurira umugati hariya kuri alimentation. Ahubwo we mbwira amakuru yawe se. Cyane meza. Kwiga muri kaminuza bimeze bite? Sha nta gishyashya pe. Webye nyine ni nkuko twigaga mu mashuri yisumbuye. Niko bimeze. Itandukaniro rito rihari nuko tutandika note mu makayi nkuko twabigenzaga mu mashuri yisumbuye. Uko mubigenza gute? Muri kaminuza ho no kuzifotora umwarimu akaza asobanura. Mufotoza note z'umwarimu. Yego ko bana yanjye. Sha mwigire ngewe yanjye narayarangije. Sha ntabwo wayarangije. Ugomba kwiga ukarangiza kaminuza. Ubu se muri iki gihe yisumbuye yonyine ubona yakumarira ikibera. Sha nayo kuba narayarangije ndabishimira Imana. Kuri Imana ishimwe pe. Ugira ngo iyo tuba amasenge wakomeje guhatiriza simba naraviriyemo mu wa gatatu. None se niba yarahatirije ukarangiza yisumbuye yakomeje agahatiriza ukigana kaminuza. Ariko iyo uvuga gutyo wibuka amanota nagize pe. Uribuka ko nagize 16 yanjye. Ase si menshi. Wenda nyine wasiba kubona inguzanyo ya leta ariko muri kaminuza zigenga hari zagufata. Yewe ntayamfata singiye kuyibeshyira no kuyirushya. Singiye kurushya kandi nanone n'umuvandimwe wa data ibyo yankoreye birampagije. Nakomeza arihira umwana we Keri w'umuhanga yige. Naho ngiye kunjyana muri kaminuza kwa baraguta amafaranga ye pe. Ubwo se amaherezo yawe akazaba yahewe. Masenge yarambwiye ngo ninshaka umwuga ashobora mubwire we nyumvira n'ukuri nyine ushaka. Yego ko mana yanjye. Cyakoze nawe yarabibonaga ko kundira kaminuza yaba ari ukuhira ishyamba. Shaki akoranye ko sengera gukunda pe. Cyane ukuri Imana ishimwe. By'imyuga nabyo bigira amafaranga we. Nk'ubu wigiye umwuga ukunganira diplome yawe y'amashuri yisumbuye watangira gukora amafaranga ngiye ntararangiza no kwiga. SCP kuvuga ukagira ngo imyuga yose nayibuze. Gute se? Ubu se nziga ubukanishi, nziga ubwubatsi jewe pe ureba hangaha, nziga gukora amashanyarazi se, nziga iki mu by'ukuri? Nuko uvuze kunze kwibandwaho n'abahungu cyane ariko hari n'indi wakora idasaba imbaraga nyinshi nko kudoda, gutunganya imisatsi, ubutetsi n'indi myinshi nyine irahari. Ariko sha usigaye unsuzugura. Usigaye unsuzugura. Niba ari uko wiyigira kaminuza yawe. Sinzi pe. Ibaza ariko ngo ngiye kwiga kudoda. Wowe wiga icungamutungo uzarangize ube kontabure ngewe ngenirwa nyonga icyarahani ku mabaraza y'abakire. Ariko mana we. Bifata uko bitari bera. N'urugero naguha. Mbifasha uko bivuze. Ariko nawe wahitamo undi mwuga ushaka. Sha nyene nko nabikubwiye maze iminsi mbitekereza ariko nabuze igisubizo pe. Nibikomeza kwanga nyine ahita mfata umwanzuro nishakira umugabo wo kwiruganya nayengwa ngo ndiga koza abantu mu mutwe no kubaca inzara. Narimbize ko ishakira umugabo ahubwo. Ivese yabonye akazi asigaye ameze neza. Amera neza byahese. Niza stage zakora zitarangira. Kwijana ryahembwa se rizabatunga ko nawe mbanzi ko wishakira ubuzima butwikara. Ikibazo nyine. Harya ntiwambwiye ngo wamuha 100,000. Noneho hari ukuntu ahorana ibyizere ngo byo kazabona akazi. Ariko nyine byabaye bimwe biraza amasimbi. Akabona. Buri munsi abambwira ngo yakoze ibizamini ngo kandi yabaye wa kabiri. Nyumvira nawe. Niba buri gihe akora ibizamini mu bigo bashaka umukozi umwe gusa simbi. Yazajyaho bashaka babiri byibura. Niba wa kabiri bagahita bamufata. Uremera Damascene se? We rwose faranga narifite neje umubwiye ngo mukore ubukwe. Yararabuteguye bugaca mujya gusezerana. Warayafite pe. Cyakora pisi ngiye kukubeshya. Mbaye nka yampyisi batamitse ikibuye gishyushye bagisizaho agasosi k'inyama. Ikananirwa kumira no gucira. Imwe babwiye bati mirikanga timiremire bishyushye. Bahibwira bati cira nabyo kabyanga ngo ncire biryoshye. Ni impamvu singiye kukubeshya mbaye nkayo pe. Guteze. Buriya Damascene arakize cyane rwose. Umugabo nyine umukobwa wese yakwifuza. Ariko mana kirashaje. Noneho ku busaza bwacyo wongera ko nta nagashuri na kamwe kigira. Umva pisingiye kukubeshya. Ni ikintu cy'igiturage gusa kira aho urasikizi no kwandika izina ryacyo. Ariko mbere urasetsa. Yitamo pe.
ariko izo ferabeto nimuzigire neza di. nikwe azi ko mbibonye ko ntaherukaga hano yewe wongeye n'ibindi bintu byinshi cyane rwose muri iyi minsi byagendaga da. nawe kane urabona ukuntu urangaye di. naracuruje mbona birakunda ngenda nongeramo ibindi bintu. amakuru se ni meza mu myenda murakora bikemera. natwe biremera buke buke nubwo bitamera nk'amwe mu makenkeyori. amakenkayeri niko bavuga. nyamara mu myenda nimwe mugira amafaranga. ariko ayo mabati nimwe yaringanize neza di. ariko reka twiganire rega bari icyo babikora. reka hari igihe babikorana uburangare. naho ubundi navuga nti rwose mu myenda nimwe mugira amafaranga. yewe sigaho ubwo abantu bataguseka da. ahasekera iki. ahase ko umuntu ashobora gupakira imodoka akasiga miliyoni 2 cyangwa 3. iwacu ninde muntu wagura imyenda n'inkweto ngo agusigire miliyoni. yewe none se twebwe abo bakiriya baboneka buri munsi. hariho n'umunsi wirugurishije nk'ibiro 5 by'imisumari gusa. kandi wowe nibwakwira utagurishije umwenda cyangwa urukweto. ariko nimwita no kuri uriya mukiriya di. ntabwo mubona yuko akeneye umwitaho. ariko muba mufite abakiriya benshi mwebwe niyo mpamvu. iby'ubucuruzi se ko bigira gahunda zabyo wabishobora mubyeyi. niko ya makuru ya sheri wanjye se. mbabarira gato mbaze mvugane n'aba basore bapakiri neza rwose dama. niko nta kibazo. niko kane ubwo urabona ukuntu uburangaye ubwo mwakuriye neza izo ferabeto. ntabwo mubona ko muzi harimo amabati. birimo biragorana mabuja. kandi mwitonda sabatema mukaneza ingorane. nakubazaga nti amakuru ya sheri wanjye Bella. Beransiya se ko ari igiswa. abo bigana bari kwiga kaminuza ariko we nanze kumutaho andi mafaranga ngo ariga. cyakora namubwiye ko nashaka imyuga yo nzayimuhirira da. erega burya gukira k'umuntu ntabwo kuva mu mashuri. ubuse ni bangahe dukoresha barize kandi twe tutarize. umva ndabyumva ko gukira bitava mu mashuri ariko nanone umwana w'uyu munsi utiza abapfuye ubusa. abapfuye ubusa gute se. reba uwo mukiriya ariko. niko ye nsubiza. ubundi ntaba yiga ngo abone amafaranga. none se kwiga akicara byo byamumarira iki. yego nanjye simvuga ko agomba kwiga akicara. ahubwo mvuga ko niyo yakora ubucuruzi ariko akabukora yarize hari icyo byamufasha da. njye byo simbyemera gutyo mama. icyangombwa mu buzima ni ukubona amafaranga. umva ariko sha mwakumviye nyuko. umva ubwo ntabwo mubona abo bakiriya babuze umuntu ubitaho nta n'isoni. nimugire vuba sha. navugaga nti njyebye rwose sinabyemera gutyo mama. kubera iki se. navuga nti njye rwose ibyo ntabwo nabyemera. icyangombwa mu buzima ni ukubona amafaranga. umuntu ufite amafaranga nta kintu yabura kuko iyo ukeneye ibikorwa n'abize urabahemba bakabigukorera. none se ntiwumva ko nyine ayo utanga ngo bagukorere ibyo udashoboye kwikorera ubaye warize utayatanga wabyikorera ukanihemba. ukayihemba daho kugira ngo uyahe rubanda. erega buriya Bella yarize. none se amashuri 6 yisumbuye ku mukobwa buriya ni make. ni make nyine. ahubwo nimugire mu mume azamfashe gucunga imari yanjye. oya nimuwe muretse. mureka abanza ashyiraho nk'agashuri kamwe cyangwa 2 byibura tw'umwuga. abanakura anareba hanze aho uko bimeze hanyuma nyine azabone kujya mu rwe. bose ntabwo byumva. mama Bella mama Kelly Bella arakuze pe kandi murabizi ko mukunda kuva kera. igihe ni iki rwose cyo kumunkingira ngo ambere umugore amfashe kubara neza amafaranga yanjye. noneho yakubanye menshi wananiwe kuyabara. none se ugira ngo uriya musore uncururiza nk'uko iyo ntahari amura nk'ibihumbi 2 anyiba. urumva se byabura. urumva rero Bella hari niwe wajya hasigara noneho uriya mwana we yanyibaga nayo akajya mu mutungo wanjye. ariko hari icyo nkubaza Damase. mbaza rwose ndagusubiza. ubundi Beransiya we mujya mubivuganaho cyangwa ni njyewe ubiganiriza gusa. rwose Bella nawe arabizi ko ndi fiyansi we. gusa kuko yari akiri mu ishuri nangaga guhora mureba
ngo ntamurangaza akazatsindwa ariko rwose nawe arabizi ko nta kibazo. ni byiza ubwo nzamuganiriza numva icyo abivugaho gusa byanze bikunze azabanza ace mu ishuri ry'imyuga niyo waba umwaka umwe cyangwa umwaka umwe n'igice ariko agomba kubaka afite ikintu azi gukora cyamuha amafaranga. ntabwo nshaka gushyingira umwana uzajya kwicara mu rugo rw'umugabo agatega amatama gusa oya ariko yemwe ba ubwo urabona ukuntu murangaye. ariko se kuki murimo gutesha bosi umutwe tugiye guhereza umukiriya wundi ushaka amatiyo mawe ngaho nimugire vuba mwite no kuri abo ngabo mufate abakiriya neza mwabarangaranye. reka mbe nganiriza nyokobuje ubundi koko ubona ndi umukene wananirwa gutunga umugore koko? ninde se ubikubwiye? muranduhiriza umugore kuki koko? mwamuretse akaza agatengamara muri bizinesi zuzuye. ariko ngo bizinesi zuzuye none se mbese akaza akicara iwawe akajya arya adakora muri iki kinyejana koko yabura icyo akora atese? nk'ubu maze iminsi nshaka kuva muri ibi bintu by'imyenda ubwo rero mfite bera nyine namusiga mu myenda nkajya mu bindi byunguka cyane nka za kinkiyori rimantasiyo n'ibindi bizana amafaranga nyamafaranga. umva sisita nijye muhamagara ni wowe ni wowe rwose none se ko wari wanze guhindukira ntari futi washakaga imodoka ivuze ihona ariko sinari namenye ko ari ngewe urivugiriza ariko se ntunahindukire se ngo urebe impamvu irivuza nibura ko nta muntu twari dufitanye gahunda numvaga ko urimo kumbwira ngo mve mu nzu niyo mpamvu warivuzaga nyine nkigira hepfo cyane. igira hino mbese niko wakwinjiye mu modoka se ubundi nkakwigiza imbere hari ikibazo? nta kibazo murakoze. ngaho injira. yicara aho ngaho hanyuma ushyireho n'umukandara sibyo? si byo se twagiye rero ubu ngubu hanyuma rero ubutaha n'ujya wumva ihoni ujya ukibuka ureba impamvu barivugije si byo se? ubwo se wazagera iyo ujya ugiye ureba kuri buri modoka yose yo muri uyu mujyi ivugije ihoni? yega uri umukobwa mwiza jya ukibuka rwose hari ubwo baba ari abasore bashaka kuguha ifoto si byo? ariko iwacu wampaye amafaranga yo gutega si ngombwa ko mara ntegare n'ifite kandi niyo naba ntayafite si kure nataha n'amaguru. ndabyumva hanyuma se wiga muri iriya kaminuza se? yego. wiga mu wa kangahe? mu wa mbere mu icungamutungo. wiga mu wa mbere koko niyo mpamvu nakuzi rwose. nawe niho wiga? aya ngewe nararangije ariko niho nize gusa nkunda kuhaza kenshi nje gushaka amakuru nyine ku banyeshuri n'abayobozi banyu. noneho wowe uri umunyamakuru? nibyo nize ariko sinkora ku maradiyo na televiziyo. mfite ikindi kigo nyine nkorera ibijyanye n'itumanaho. ni byiza cyane. ariko se ko twakomeje kuvugana nkabona ugenda ureba mu kirahure cy'imodoka waninye? utinya se ubibonye? none se kudashaka kundeba mu maso ngaho ndeba sha turebane si byo? ariko zo twontu uri keza shaka kureba mu maso birashimishije rwose. yewe urakoze ahubwo ngeze mu rugo uhagarare kuri kiriya cyapa mvemo. orara ni kuri iki cyapa tugiye kugeraho? reka akagendo kabaye kagufi ariko ntacyo reka mpagarare nyine nta kundi. hagarara ndahageze. uretse kugenda ariko sha kubera iki? uretse kugenda nikoze wafata nimero yawe nkajya ngufasha mu masomo se? umfasha mu masomo ute? wenda nko kukuba hafi hari icyo wabuze kugusobanurira se nyine hari icyo utumva kugutera morale se ese nyine nkaba nagufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose bwakenerwa si byo?
ibyo nkenera ku ishuri ababyeyi barabimba nawe kunsobanura byo numva bitashoboka ko wambwiye ko wize umunyamakuru kandi ngewe ndi umukontabure. aho ngaho uribeshye rwose niko useka umunyamakuru nta kintu aba atazi. twebwe buriya kubera gusoma cyane usanga dufite ubumenyi ku bintu byose. niko se ntujya wumva ku maradiyo bavuga se ngo iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu kanaka usanzwe udukurikiranira inkuru zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. mbyumva none se cyangwa ngo kanaka ukurikirana inkuru zijyanye n'ubukungu. none se ugira ngo bariya baba ari abagoronome cyangwa barize ibijyanye n'ubukungu? wapi baba barize itangazamakuru ariko kubera ukuntu dusoma cyane nyine usanga ibintu byose tubizi. nawe rero ntugire impungenge rwose nzajya ngufasha ngo usobanurire sibyo? nta kibazo nzajya nsobanuza abo twigana cyangwa abanyiga imbere b'abakontabure. kubera iki se ngewe ibyo ntisobanukiwe nanjye nsome nk'uko namwe musoma mukabimenya kandi atari byo mwiza. yawe nta kundi nyine ubwo nyine ndabyumvise urangaye. ngaho pasi rero mpa nimero twibera inshuti ngewe ntabwo ukunze sibyo? nkunze gute se ari ubwa mbere duhuye? oya ariko ibigira intambara ndabizi ko abana bo mu wa mbere baba barababwiye ngo muzirinde abasore. gusa ni nabyo da abasore bari hanze aha nabo kwirindwa. ariko rero ngewe ureba ntungereho ikibazo rwose ntabwo ngenzwa niba bigenza bagenzi banjye. ngende muzima pe. urakampa akanimero se? ndabona ibyicaro umaze kubifata noneho. nta kibazo umeze neza kabisa. hanyuma se nkwakiriza ikisho? sheri harya ubwoba ariko mpijyare sinkugore pe. reka nkuzanire akabyeri gakonje. byeri? byeri kabisa. ni ukuri byeri reka pe. niba nta cyayi giharimo amazi. mama we ivi kuva ryari unywa amazi koko? none ko utangaye. akira akabyeri utsirike icyaka. urakoze ariko rero ndumva mfite impungenge pe. impungenge ubu nka shangazi watungutse ahangaha agasanga niteretse amabyeri mu nzu koko wamukizwa n'iki? masenge ava mu mujyi ryari jeri ahafi se saa moya koko? ubusekera ntungutseho ntiyabimubwira. ati turagenda beransire agasigara azana abasore mu rugo akabaha inzoga zose twaguze. wapi kabisa keriwe ye ntabwo muzi. umva ni umujya wanjye kuva kera ntabwo ibyo najya bikora. akwamagana ntugende ubwo nanangagira aryoshye pe. naho ubundi ubwo bugambo ntabwo ajya kuvuga kuri mama we. burya uretse ko nawe muri weekend atajya apfa kwicara abyuka ajya ku ishuri akazanwa nijoro. kera kadasanze umuntu yamumuhereye byeri. ahubwo niba yiga mu minsi isanzwe akiga na weekend byaratuyobeye. wagira ngo muri kaminuza se habamo utuntu twinshi abanyeshuri bakunda. ngewe nyiga muri weekend nibwo nahamaraga amasaha menshi kuruta iminsi isanzwe yo kwiga. gusa baguhakora iki kandi mutiza? akenshi nabaga nigiye kwirebera n'umupira ugasanga n'umupira utangira saa 7 ngiye mvuye mu rugo hakiri saa 5 kugira ngo nze kwibonera intebe y'imbere. niba umupira wa saa 7 urangiye saa 9 ubwo saa 10 hakaba hari undi ubwo nawo nkawureba. haba hari undi wa saa 2 ubwo nkawutegereza nawe ugasanga mvuye muri kaminuza nka saa 4 cyangwa na saa 5. yego yabaga ari iminsi yo kureba imipira gusa ariko hakoze ko nakera ari imipira iba yamutwaye koko. nawe muri weekend akunda kugenda nka saa 5 cyangwa saa 6 kandi akagarurwa nijoro. ariko ubwo aba yibereye muri match tu. nta bundi se amakuru yawe ya gahunda yawe na shangazi muyigeze? nabuze ibyo najya kwiga mbivamo. sinakubwiye ko wakwiga hoteli ariko ntari biryayo ku bakobwa? nabyo nararebye mbona nta kigenda cyabyo. ubwo sinziga ndangize njya guseriva mu bubari ibigabo bijye birirwa binkorakora mfite umugabo wanjye mbyemerere. none se nzabyanga bose twumvikane kandi abo bagabo niyo ari bo bakiriya be. ariko hoteli ntabwo biga guseriva gusa biga no guteka wanaba shefu w'igikoni kandi ntawe wajya uhura nabo bakavuga ngo bagukorakora. yewe nta guseriva nta guteka byose kimwe kugira ngo uriya murimo wo mu gikoni uba woroshye. akoshu nawe akabyeri ndabona ukamiriye nabi ngo rero babanje kukanga. ahubwo nzanira kandi ntugire ko ugiye kuyimara.
oya humura zirahari ntugire ikibazo naho ubundi rero aya maso yanjye rero umbwira ngo ni meza ngo yererana nk'urubura ukumva koko ntajya kuyateza umwotsi n'umuriro wo mu gikoni cya hoteli nahise amaherezo akazaba yaheshu gukomeza amashuri asanzwe biranze kujya mu myuga urabihakanye nahise uzasubira ku musaza mu cyaro ubwo nasubira kwa mukadata mvuga ngo iki nagize imana mbona amasenge arahanywera none ngo nsubire kumwirega imbere nta mama mpafite nta muvandimwe ninjya nkumbura papa nzajya muhamagara kuri telefone tuvugane reka tuyipange rero twibanire bigira inzira kuko ntacyo bivugaho se n'ubundi nturi kwiga nta kazi kandi ufite reka twibanire uzashaka icyo gukora turi kumwe ntabwo byashoboka pe gusa ubwo wumva twabana nta kazi ufite ariko twabana bisanzwe ese nkora ntibampemba wenda nubwo ari make ariko bariya kandi burya amafaranga yose umuntu yayakoresha uko ari aho ukora sitaje ariko ni sitaje ariko si ubusa amafaranga 100 bampa ntiyavamo inzu ya 30 hakavamo ibyo by'ibihumbi 60 tugasigaza wenda n'icumi ryo kujya twirwana tugize nk'ikintu kidutungura sheri uvuze ngo inzu y'ibihumbi 30 none ko bisika ibihumbi 10 none se ntizibaho ese ubwo yabimeze ite ampaye rero ngaho none se reka nkubaze yive sheri ubwo inshuti zacu zajya zihadusura none se nizo zaba zitumye tubana ngaho ibaze naho abana twiganye bazi mu rugo uko hameze basanze mba mu nzu y'ibihumbi 30 yewe umva nkubwire mbabarira unyumve abanyarwanda bavuga ngo uririye gushaka uko nyine yashatse namara amazu wowe wira hano kwa nyogosenge uko hameze ngo wumve ko nawe ugomba gutura emera rwose ko ushobora kuba haciriritse ari mu bushobozi bwawe kandi hakitwa iwawe ive ndagukunda urabizi ariko reka twe gukora ibintu bitabaho nta mushahara 100 watunga urugo kandi nawe urabizi ariko kubera iki ese reka nkubaze bera ndakunda nta bantu uzi bahembwa ibihumbi 70 bahembwa 60 ndetse na 50 kandi batunze imiryango muri uyu mujyi ntabwo nzi pe ibihumbi 50 cyane pe ahubwo se biba ari ugwaha gusa aho byabahaza ariko sheri reka mubwire uzi ko hano turi 3 gusa iyo twahahisha amafaranga make ku kwezi tudashobora kujya munsi y'ibihumbi 200 rega nakubwiye ngo ukomeje gufatira urugero hano kwa nyogosenge byarangira utanarushinze kuko rwose ntabwo ingo zose zubakwa kimwe none se sheri ndakunda basi reka twemere ko twaba mu buzima buciritse ndakunda ntiwumva se nyine ubu kuri iryo jana ryawe uhembwa wabitsa ngaho yatuma dukora ubukwe nese ubwo urumva muri gahunda yacu nyine ubukwe bwaba burimo twakora umurenge tugatumira abantu nk'icumundi tukibanira reka kutangaye se ariko murateta umva ibyo byo risubiza aho uri kuyi ive kwagina ariko si ubwo ikibazo byaba biteye n'iki ive risubiza aho uri kuyi ariko ibaze jyewe bera nkagenda kijuru icyo gikomere n'izina ry'Imana nazagipfa mbabarira ngomba gukora ubukwe ngatumira abantu imodoka zigaparika abakobwa bakanyambarira ngasabwa ngakobwa ku manywa y'ihangu ngahesheje madata wambyaye n'amasenge wandeze ubundi mukadata wanjye uri hariya ariko reka nkubwire bera n'ubundi ntagihe ubukwe butaba na nyuma rwose twarabanye ubushobozi bubonetse twatumira abantu tugashyingirwa ibirori bikaba bikaruta n'ibyo twari gukora mbere ariko ive uzi ko nawe wagira umuntu utekereza ubwo uzi ko umuntu wabyaye se yambara agatimba mva nkubwire sheri agatimba ntabwo kagakwiye kuba imbogamizi niba dufitanye gahunda yacu nta kintu cyagakwiye kuyihagarika erega kandi ntabwo tuzahora dukennye hari umunsi rwose uzagira nanjye nkabona akazi keza ibyo byose wifuza nkabigukorera hanyuma rero yive nkunda banzu yashake hanyuma nuyabona ibyo byose tuzabikora sibyo hari aho ngiye hari aho ugiye n'aka kanya rwose singiye kukubeshya sheri mbabarira rwose ndagukunda ariko nanjye sinakwiroha mu muriro ndeba reka halo yewe nta kibazo reka tuzabishakire umwanya urambuye tubivuganeho ariko n'ubundi kuri njyawe nta kibazo pe urabyumva mama uwo ni damascene mwavuganaga pe ubibwiwe n'iki se keri mama nkurikije uburyo mwavuganaga mpise numva ko nta wundi utari we uyu mugabo ariko aranzengereje pe ate se ngo akunda mubyara wawe beransira nko gusara reka
ngo kandi ngombe mumuhe ariko rwose damascene naho yasara uramumuha se iyo ni inkuru imumugabira umbaze nkubaze abura gutereta bera neza ashyizeho umwete yarangiza agatereta wowe si ibyo se nanjye mba mubwira ntiwowe bipanga binoze n'umukobwa ngewe nta kibazo mbifiteho icyo muzemeza nzagiha umugisha buriya aba yamutinye ariko uzi ukuntu bera habura abahungu hanze aha reka urumva hari utujama tuba dushaka gutereta ariko yaturebera muri ariya marinete yaguze tugahita duhinduka nk'uturage kuvuga bikatunanira ayo data we wareba rero na kiriya gikuriro cyo ukabona ni depite kazi utyo yewe koko nta mwiza wabuze inenge nsira umwana wanjye yaza kugira ubwenge ntawe ari kumukira ubundi se buriya nk'iyaza kugira amahirwe akega ka kaminuza akakarangiza nta muhungu wari kuba mutinyuka uretse guhera byibuze abari mu cyiciro nk'icyabameya kuzamura buriya umwana wa meya niwe wari gutangira kumwigondera wa mugani wawe kuzamura none dore no kwiga imyuga biramunaniye umuntu arananirwa akananirwa no kwiga gusokoza koko nishyana ngo arumva yarahaze kwirirwa yicaye mu ishuri ngo abarimu bamucunaguza ngo ntasize ibingo ngo cyangwa biriya ngaho da uzi ukuntu ari umunebwe ariko papa yo mbega umwana wa musaza wanjye ngo arabe inka we ku mugani wa damascene najya gushaka umugabo wibakurwe nta kindi ategereje cyakora ahubwo se uzi ko hari ikintu nabuze uko mubaza keri ikintu cyerekeranye na damascene se ni nk'ibyo mbese ni muri izo nzira ko damascene yahagurutse agahagarara ngo aramushaka wowe muganira wumva mwiyumvamo ashwi reka ntiwakumva namwita damascene amwita viyebare viyebare se ni igiki kandi ariko mama nangiye kwemera ko ushaje kuko none se wari uzi ko nsubira inyuma uzi na viyebare ntabyo niyisiye mbabarira nyine viyebare ni nko kuvuga ngo muzehe buriya beransira yifitiye undi musore bakundanaga nyine kuva akiga mu mashuri yisumbuye reka umusore nyine wowe kuko yakomeje yiga kaminuza uwo musore asariseriye cyangwa ni bimwe by'abana b'ubu baba bashaka kwirirwa mu mafuti gusa ariko se ubundi yive wabaga hano hirya kwa mama kabebe ntumuzi mama ese ni yive wa wundi muremure wirabura wajyaga aza kukureba hano uriya ze zisheri wa bera na kiriya gihe buriya barakundanaga ni uko twabiguhishaga nibyo buriya niwe yabaga aje kureba kugira ngo nyine utatuvumbura akitwaza ko ari njye aje kureba ariko nabonaga ari umwana mwiza atari bya bindi ngo rwubika ngo we niwe rw'uburangeso yewe ive ntari birya nubona ko ari umusore nyine utuje kandi ufite gahunda none se ku mugani wa mubyara wawe iyo viyebare yayiretse akitegurira gahunda na yivu uzi kubana n'ikigabo kikurusha imyaka 10-15 kuba ubona ari nka so mu bana yewe yego yive ni mwiza ariko rero nawe yewe ni umuntu uri aho ngaho nta dufaranga ntaki ni umuntu w'agakene kari aho ngaho nanjye simufana buriya ngaho iyi buriya kuva arangije nta kazi arabona usanga nyine ari umuntu uri aho ukora utuntu two gupfundikanya ngo abone amaramuko arebe ko bwacye nta kintu ariho kandi nanone aho gusanga mbona bucya wasanga igisaza gikize rwose babaho batese niba nyamusore nyine atibeshejeho uko ubyibaza nyine niko na bera byibaza yabuze amahitamo hagati ya yiva akunda w'umukene na cya damascene adakunda akigikira azahita mwibyo ashaka sinajya kumwivangira muri gahunda ze burya kubana n'umwanzuro umuntu akwiye kwifatira we ubwe nta wundi uwumufatiye kuko ejo ushobora kumunanira da ati mwarandoshye cyakora ati ubundi sinakabaye narashakanye na kanaka nsize kanaka no kuko ubona wihagazeho gusa kandi uri ikinyabwoba kandi uri ikinyabwoba rwose uzi kwikubita ibisi ntihagarare aho guhagarara ahubwo ikarushaho kwiruka
none se ko utavuga yabwirwa n'iki niba urushiye kubisa uruyibwira ngo hagarara cyangwa se komeza wihute tuzayisubiraho pe ni uko abantu ba nyirazo nyine baba bahari naho ubundi washiduka yakwirukankanyika kugeza no mu isoko wabuze uko uyivaho pe ariko ndakeka ko wishimye uba ndishimye pe ndishimye rwose nubwo birangiye igira ukanganye gashaka kudura ariko mbere y'amamunyengo ruryoshye cyakoze ndagushimira dama thank you so much thank you you are a good man I'm so grateful kandi ubu uzi ko nta cyongereza nzi thank you very much biravuga ngo harya ngo urakoze thank you very much nawe yego ntabwo wibeshye n'icyo nari nkubwiye nongeraho nyine ko uri umugabo mwiza you are a good man good man nari byongeyeho good man kandi ngo ndi mwiza kandi nta kintu ndagukorera shaka sure uzi ibyo nzagukora numara ko umugore wanjye izi imana gusa nta kintu no ku nzara hano nkagenda ku mafarashi ni ibintu byiza pe ndagushimira cyane nyine nubwo nyine basenge ari umukire ariko ndahamya ko ataratanga amafaranga ye ngo aze kugendera ku ifarashi you are good man you are good man utu tworoshye good man ariko kagushimishije cyane urahazi kagushimishije nsabye ko ariko ngwita noneho good man waravuze ngo ku gisenyi yego ko mana rero hariya wavuze ku mucanga ku mazi hariya rwose wari uhazi se wari wahagera ushaka kuzahanjyana doma wiwi c'est la politique commerciale bana we ubuse kuko navuga iki nujyana ku gisenyi nitegereza ikivu nkareba na cya kirwa twize kitwa ijwi ya ijwi sinzi uko navuga bizanezeza umutima wanjye bizashimisha mbese nyine n'inzu zabo uriho inzu zabo uriho ubu urashaka no kuzanjyana kuko ndayanjye we hane genda witegure uzambwire rwose umunsi tugenda none se ngenzi itegura gute kubizi ko ngewe nta mafaranga ngira kubanza mbivuze nabi wowe uzashaka umunsi ufite umwanya ubundi umbwire ubisigaye byose rwose nzabyikurikirana noneho tuzagera ku cyumweru y'igitaha no problem nta kibazo nta kibazo urabyemeye rwose n'ejo nushaka umbwire cyangwa se ejo bundi oya reka dufate ku cyumweru kuko masenge azajya gusura umuntu mu cyaro kandi azataha atinze uzabikora uko ushaka natwe nyine ubwo urumva tuzabanguke ku buryo nzamutanga mu rugo ariko ku gisenyi ni kure ntabwo wahajya uturutse rwose n'ubwo uzagaruke byibuze kugenda byonyine bisaba amasaha atari munsi y'arindwi ubwo se tuzindutse byibura nka saa 12 tukaba tuvuye hano nyine twahagera nka saa 8 cyangwa saa 7 twihuse cyane ubwo rero tumazeho nk'isaha imwe tukagaruka nka saa 9 urumva twagera hano nka saa 3 cyangwa saa 4 z'ijoro ndumva bitakunda pe kubera si ikishuri numvaga ari ahantu twagenda nyine nka saa 2 tukaza kugaruka wenda bitarenze nka saa 1 y'amasenge nyine ntamenye ko ntiriwe mu rugo niba ikibazo ari inyogosenge reka nzabimusaba rwose kandi humura ntazanyangira kandi warasaze damase ubwo se wajya kubimusaba uvuga ngo iki nyine namubwira ko nshaka ko dusohokana ku gisenyi kandi ko tuzaza bwije hanyuma se ukaba unsabira uruhushya rwo kunsohokana nkandi wabimubwira nkandi nyine nka fiyansi wanjye twitegura kurushinga fiyansi si ibintu bizwi n'abantu bose se hari ibanga riri gusa kandi icyo nicyo mwangira ngewe kandi ubwo ugenda ubwira abantu bose ngo turakundana none se sheri hari icyo mbeshyaho sinjye uzaba umugabo wawe se hari uwundi yesi deri ndakumva
imana ishimwe noneho ubwo umfashe sha amakuru yawe se. Amakuru ni meza yawe se. Hewe sha nanjye ni meza nubwo urukumbuza ari rwose. Ariko ubwo si uburyarya wowe ukumbura umuntu wabonye rimwe gusa. Ahubwo se kumubona rimwe gusa sibyo bituma umukumbura cyane, waryama ukamurota wagenda mu nzira ukamubona kandi nawe uhari. Bikagera naho umurota se. Nakumvise sha we ntabwo ukunda. Niyo mpamvu guhamagara ukanga kumfata. Ese kuki ukomeza kumbeshyera ibyo bintu? Ntabwo nkubeshyera nyamara. Niba wenda hari inshuro imwe cyangwa ebyiri ntagufashe bihise bihinduka igihe cyose ko ntajya ngufata. None se igihe rimwe cyangwa kabiri wemera uba wagira iki kunyitaba? None se igihe cyose umuntu aba afite umwanya wo kuvugira kuri telefoni? Nk'ubu mpamagaye ndi mu ishuri nakwitaba mwarimu arimo kwigisha. Nkaho birumvikana ko utakwitaba, ariko se murangije kwiga ntiwamamagara. None se kuzi ko ndi umunyeshuri urumva amafaranga agura amayinite nayakura hederi? None se kuzi ko ndi umukozi kuki utanyaka amafaranga yo kugura amayinite koko pi? Ubwo se nayakwaka nkandi? Umva nawe da wayanyaka nkande, wayanyaka nk'inshuti yawe nyine. Nta kibazo noneho ninongera kuyabura nzayakwaka. Aha nzara ndeba ko tutazongera kuvugana ari uko ari njye ukwihamagariye. Kandi ari wowe unyibwire ngo ninjye nyabura njye nyakwaka. Unyanyaka rwose. Ahubwo ufite menshi utabayikorereje sakaba kudafite inyama. Aha yewe pisi we humura rwose. Amayinite yawe ntabwo nzayabura pe. None se tubonanye gute ko numva ngukumbuye shawe? Muri iyi minsi turimo kwiga cyane igitondo n'ikigoroba ntibyapfa gukunda. Nyumvira nukuri. None se kumva ari igitondo n'ikigoroba wumva ari amanywa nijoro? Twahapanga tukabona n'uvuye ku ishuri sibyo? Ubwo se nabwira mu rugo ko amasomo yarangiye nkajyayo. Ariko waguze umukobwa w'inkumi nkawe yabura icyo abeshya ababyeyi koko? Wababwira ko wasigaye wigana n'abandi cyangwa mwarimu ufite imikoro mu matsinda? None se umuntu ukunda urashaka ko yiga kubeshya? Ariko uko si ukubeshya ni ukwisobanura ku babyeyi pisi. Ngewe ndumva ibyo byisobanura bitari byo ari ukubeshya. Ngaho reka tuzahura ari weekend byibuze. Kuko bambwiye ko ku cyumweru umuryango wose mujya gusenga, reka tuzahure kuwa gatandatu sibyo? Kuwa gatandatu niwo mwanya mba nabonye wo gukora isuku. Urumva imyenda mba maze icyumweru cyose nambara ibikenewe gutunganywa. Mu rugo haba hankeneye kandi nshaka no kuruhuka. Ariko se ngewe hari ubwo nzaba ngiye kuguhingisha koko? Nundi waruhuka turi kumwe hari icyo? Nzabitekerezaho nimbona bishoboka nzakubwira. Byabuzwa n'iki gushoboka se? Reka wowe utabishaka. Nyine ngiye kureba ko napanga gahunda zo kuwa gatandatu ndebe nabyo niba mbishyizemo umwanya waboneka. Nta kibazo ngo wabikurikirane rero ubwo uzambwira. Gusa nizere ko utazampakanira kuko byambabaza rwose. Nimbona umwanya nzakubwira. Oya niba wumva ari ukunyikiza umbwire hakiri kare rwose sirirwe nishyiramo ibitazashoboka sibyo? Bira kandi ndagukubita. Akoze umubita. Se wandekuye. Zana de. Sirego ukuri bakuri ari kugisha inyuma. Akacu kwari niko. Ndagira amatsiko se. Ariko zika amatsiko menshi atari meza. Nese urambishikira zana de. Zana debe. Zana. Ngomba kureba ikintu kiri. Amatsiko gira mana yanjye. Twari umwana wagize amatsiko menshi. Afata icyuma yisatura indenga rero birimo. Ngewe sinjya nterwa ubwoba sibyo? Nushaka mbwira ko yafashe icyuma akakitera ku ijosi nihaga nugomba kunyereka ikintu cyuzuyemo hano uzanyemo hano. Umva nyereka ndebe ntabwo turi bukirana gutangiritse. Uzi ko umeze nka wa wundi wafashe radiyo akayimena ngo arashaka kureba abanyamakuru. Nyereka se nyine ako sibyo ni ibiki? Yewe nagushituraga nta kintu kirimo. Ndahira n'umugati naguze. Ake nta kibazo nawe unyereke. Akosha aho se umugati niwe watumye ufata telefone nambwira ngo ibintu zanye nimbona ndagoheka. Uranyibukije. Ngaho rero mpeka nkuko twabivuganye mbone ko guha igikapu urebe. Ibyo nabyo Jamo Sanunama. Nunamye. Azana amaboko. Ndabizi ubu wabona wituyemo ko ibare. Junamenya ko kugira ngo mugere neza bakugire byo mpagarara. Nga. Nani mbaraga kaji. Okay, basta kamusemaje. Ina. Cyangwa uragira ngo mvuga ko ndashaka gati.
ariko yewe sha amatsiko yawe ni umutsi pe acakira pfundura ibirimo cyakwi noneho umva inana hano hariho nyereka ibintu nzaniye Jesus mbega ubudodo nanjye nkweto nziza mbega uba wasaze gato izi za pinki zo ndazibona n'izanjye wabibonye na sayizi iriya ayiwe reka turabyo yinjira iminsi imeze gute izi z'icyatsi izi ni izawe uba washyushye mana yanjye my god wagira ngo twari kumura abanza urapima uretse gato uretse maze mwambare twombi ntabwo nabyihanganira keri we uretse gato uzi ko ari mahwi jya ugura njyemba nzi ibintu bikubereye abantu urabona tutagukwiye uragebeje urabona tutagukwiye ubundi ngabanza umbwire icyo akoze umva umugongo wanjye uburyo nguheka ntabwo uvunikiye ubusa zijya kukubeshya hanyuma rero igikurikiye izi note wazikuye haza kugura amasupuresi meza nk'aya kandi ntubeshye ko ari masenge yaguhaye ibaze mama yaguhaye inoti y'ibihumbi 50 senkani yose ngo ugende ugura inkweto urumva yayikora keri izi nkweto zose wazigura 50 birashoboka baziguha wenda urwanjye wenda reka mbyemere ku 25 wenda bishoboka simbizi ariko urwawe 30 nabwo wabinginze umva n'amarira arimo arashoka nabinginze urabyivugiye none ngo iryo faranga mama yariguha nyine nibyo ndi kukubaza umva amafaranga wayakuye reka nguhe sitori aya mafaranga ni Damasiko wayaturemeye Kuki? Damasiko ni umusirimu nsigaye naramwemera urumva Damasiko uriya sheri wanjye uwo nguwo urumva sereka nzi kurangiriza ngaho mbwira yari amaze iminsi ambwira ngo ese ko ntakigera mu mujyi ntabwo mba mugiye mu by'amasomo singikunda gutembera uyu munsi rarongera arampamagara ariko ubundi ko turi muri wikendi uyu munsi ntiwabasha kugera mu mujyi ngo nkubwire urumva nuko umutima umwe urambwira ubundi ririya risaza ruragiye mu biki ariko urambwira uti witinya genda wumva icyo akubwira uhageze ubona guhaye imiguru 2 mishya ati shyira sheri wanjye nawe bifatire reka nziguhe neza ariko nyine rero urumva nabanje gutinyamo ngira ngo ni imwe by'abacuruzi bakubwira ngo nabonye akantu keza kakubereye ngo kajyane n'uyabona uzayambe kandi nta n'ikintu wibereyeho rwose kere ndabizi nyine nanjye neza mbitekereza nko myagatima nabubwira ni wapi inkweto nazifite muri iyi minsi nta gahunda yo kugura izindi mfite ati ku buryo n'imana utayakira nawe ndakuzi kere wanjye wumvise ari impano uhita upfunyengeza mu gikapu vuba gupfunyengeza gusa mpita nanamusezera ngo ahubwo atisubira nta n'iminota 2 twamaranye ako keri bana yanjye akose koko kuki nk'ibifaranga imana yahaye Damascene kuki utabihaye Ive wanjye koko kumara ariko Damascene ko ari igisaza amaze imyaka akorera amafaranga ariko rero ka Ive nagakene nicyo dupfa gusa nyine ku rundi ruhande ni agasore keza ni agasore keza se ku buryo wamwishyura ngo mugiye kubaka urugo hanyuma zubwo inkweto z'ubuntu twazongera kuzihabwa nandi icyo kibazo se gusohoka se tukirira ya mafisha na za nkoko bya bita ko tukabinopfagura twaducera Damasiko ajyamo se nakongera kudukura rekana n'abatinya cyakora wowe wajya guhamesha uwana yakoreye ubwo ni Damascene uba wise Damasiko ariko urumva tuba tugomba kumuha akazina gasirimutse nyine akiyumvamo nyine ko ari umujene angana natwe tugahuza cyamaye uyu mukobwa se ko mbona atarwiyambitse aragarukira niko pisi ndetse n'ibirometero ariko nje gushaka kumperekeza uguherekeza hewe Shabera mfite umusore umbereye nawe witwa Derek ngo kuki buri munsi abasaba ngo duhure ngo tubonane ngo tuganire ngo dusangire nkamunaniza ariko ntava kwizima none se umunaniza kubera iki yigora wajya ugenda mukaganira ntiwa
wasanga yaranatakaye ntawe abakobwa binjije we shapi nari nzi ko uri umusirimu yego ikibazo cye ntava ku izima amaze iminsi nk'uwakuba munaniza ariko uyu munsi nabuze icyo mubwira yego rero bavandimwe nimumfashe hagire uza tujyane ndebe ko namwikiza ry'uyu munsi akaba ampaye agahenge ntibagura se wabuze tukaza twese ahubwo tukanamukura amabwere urumva icyo ari ikibazo umusore ufite imodoka se urumva yananirwa kugura kandi ashaka no kunyemeza naringira muri kigali twongeye twanyweye reka mbabwire nimuze tugende byibuze tuhave tumukuyemo nk'inoti ya 50 njyewe karinde nyamugenda mu bimere singenda mu binyuma ndakwemera uzi ko ntanabasuhuje njye niruka kubera ngo ibyo kudusuzumire icyambere ni amakuru yawe urinyiriwe njye karinde nyamugenda mu bimere singenda mu binyuma umva ngiye guturamo ka gapantaro inkweto zo ndahita nshyiramo izi ngizi damasiko yampaye umva ndakubwiza ukuri ndagenda numva ineza ya yesu twongeye twariye urakoze cyane rwose mukiriya umukiriya mwiza nawe uri umukiriya w'imena mwabana muri mupakirire neza mwite ku mukiriya wacu murabizi rwose umva dona mugire vuba rwose kandi mumwiteho byanjye bikunde rwose nanjye nzacuruza kenkeyori pe niko ubu uyu mukiriya nta miliyoni 2 agusigiye habuze nka miliyoni 2 agusigiye umva niba zitarimo ziraburaho duke uyu mugabo ni umukiriya wanjye kuva kera kandi akora bizinesi yo kubaka amazu akayagurisha ubwo rero urumva nyine ntabwo atwara utuntu dukeya umva waramutomboye pe cyane ujye umukaturira uko ushoboye atazagucika akajya ahandi umuntu ugura dayihatsu yuzuye ibikoresho yego ko nanjye ntako ntamugira ariko rwose muhera kuri cya giciro cya nyuma na nyuma ntashobora kujya hasi ni umukiriya w'imena rwose yewe yizera hano mu nzu ngwino tuvugane ubwo wamaze gupakira ndabona asa n'ubuvutse guhuguka kwa yesu uri mu kazi aha biragoye ko hashira iminota 5 nta muntu winjiye kukubaza ikintu runaka abasaba agasima kamwe ikiro cy'imisumari ibati rimwe nta kibazo aba bahungu banjye barabakira rwose ntabwo batubuza kwiganirira kandi nawe urambwira nk'umuntu ubona ko turi mu kazi nyine nta kunesha igihe ibyo birumvikana nta kurondogora kuko nanjye ngomba kujya gufasha wa musore wanjye kwanika dore ubu hamaze no gucya ngaho rero mbwira ngo bimeze bite ibibazo wagiranye na beransira ni ibihe mva uri umuntu mukuru usenga guca hirya no hino ndakumva urabizi ko uriya mwisenge neza woye mukunda pe kandi si ukubeshya kuko ndamukunda n'umutima wanjye wose ndabizi damase wivunika ndabizi ko ukunda beransira uzira uburyarya ikibazo mfite we ntabwo nkunda mama kere buriya kuko ni ukubera ikibera atankunda kandi ngewe mukunda have se udakora ibara ukarira uri umuntu w'umugabo ntuzi ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda koko damase nishaka ndire mama kere ni gute umwana w'umukobwa nka bera namukunda akanyaga nicyo ntacyo mbuze mama kere ubu ndi umusore ukennye koko oya ntabwo ukennye nta n'icyo ubuze none se ubu ndi mubi ku buryo bera atanyemera umva damase ntabwo ukennye nta n'ubwo uri mubi ariko urukundo nyine rugira ibyaro urabizi ko bajya bavuga ngo imyate y'ukunda uyibonamo amaribori wowe rero ihangane kandi wihagarare nk'umuntu w'umugabo hatagira umuntu ugutunguka aho urira yego si ubwo hagize ukubaza wavuga ngo urarira kuko umukobwa yakwanze ndubuze se hari icyo naba mbeshye niyo ndeshyo n'ibigango n'ubwanwa buconze neza gutyo ihagarayeho nta mugabo urira rwose ndakwingiza yego reka nihanagure pasi
mbega urukundo. Aha ngaho reka tuganire nk'abantu bakuru mama. Nawe mbwira ubu nibyo uriya mukobwa wawe akora ari byo koko? rero nk'uko ubivuga ntabwo ari byo, ariko nanone ntabwo nahatira umwana gukora ibintu adashaka. ese byibuze agahungu kamushukura kazi? nta gahungu kize hariya ngo muri za kaminuza gacumbitse kwa mama bebe. ako kantu kapfuye nabi, nta kazi kagira, ni akantu k'akamayibobo karaho katabasha no kwigura n'ipantaro. uwo ni wo mugabo washyingira umwana wawe kuko nawe ukumva warashyingiye ufite umukwe? ni ibyo rero nkubwira, ntimbaye nibera sira sinasanga ako kantu usize umugabo nka Damascene rwose. ariko nanone nkongera sinamuhatira gushaka umugabo kanaka kuko urugo ni ikintu kinini Damascene. mwagerageza ubimwumvishe. ejo mushobora kugira icyo mupfa. ati ni masenge wabiteye akingiraho nashaka. urumva rero byaba binkururutse. none se ubwo wowe nk'umubyeyi umfashije iki? nagufashe iki se Damascene? ko nako gahungu umugani wawe bataraza kukanyereka ngo mbe naheraho ngira icyo mvuga. urumva nagufashe iki koko? mushyiraho itegeko se nisanga Damascene ku ngufu? oya ntiwamushyiraho itegeko, ariko nk'umubyeyi wamufasha guhitamo icyamugirira akamaro. none se ubu umwana wawe yakora mu muriro umureba ukamwihorera ngo nuko ari amahitamo ye? ashatse kuwukoramo nkamubwira ko utwika akanga agakoramo namureka da. iyo akozemo agashya amenya ko ibyo namubwiraga byari ukuri, guhera uwo munsi agatinya umuriro. ariko rero ibyo bitandukanye no kubaka urugo. none se nureka akagumya gukurana n'ako gahungu ejo kakamutera inda bizagenda gute? uko kadafite n'ubushobozi bwo kumutunga. wese ntamaze kuba mukuru, niba amutera inda ntazaba akiri umwana, azasanga uwayimuteye amugira umugore. azamusanga amutungisha iki se ko nawe atibeshejeho? none se wagira ngo ngire cyangwa urashaka kuzicisha umwana bwaki? gute se? ngo wamushyingiye za basore nabo barya ari uko imana yamanuye mama. ibyo ni ibyabo. ku buzima bwacu twembi sheri. ku buzima bwacu shu. reka kureba ukuntu ugotomera. sheri wese utereka ndagucira wundi. aha nabanje kureba ukuntu ugotomera. rata ndakubabariye. urakoze kumbabarira ariko nawe. ahantu usirahabona ute? si heza se? nyine njyewe ntabwo nkunda gusohokera mu tubari, ariko ku basanzwe bigira mu tubari ntacyo habaye da. mbese nyine bikundira kwigira mu mahoteli cyane pe. buriya nyine masenge akunda amafaranga ntapfa kudusohokana, ariko shaho iyo yadusohokanye umva tuba twasohotse kuko ni ukujya ahantu muri hoteli nziza kandi uba wumva wafu n'akazi gake. uri kumva? ndakumva. ukarya icyo ushaka ukabona icyo ushaka. niba ari inkoko ukayirya, niba ari ifu ukayirya, niba ari urukwavu ugahita urubona ako kanya. mbese nyine tugenda rimwe, ariko iryo rimwe rikaba rirabaye. ariko rero ntabwo ntasuzugure. hano bagira ifi nimero ya mbere orijinali, uretse mu kanya nibayizana uraza kumbwira niba itarutse zo mu mahoteli. ifi imwe se? ewe urase turavuga ko turiye ifi sheri cyangwa turavuga ko twihumurije ku ifi? sheri ifi imwe ku bantu babiri koko ngo nino? ntabwo twatumizeho ebyiri ukaba ari ugusesagura. none se guseka sheri kuri konseri shu njye nawe turabizi ko ikibazo atari ugusesagura. none ikibazo ni ikihe? nta kibazo babwire badukorere indi humura ndayishyura, ariko nyine twe kuzanwa no kwihumuriza ku mavi. ariko ubundi kuki amafaranga nyogosenge agushuka ukiyumvamo umuntu ukomeye cyane bera? ako se kurakaye bigenze bite shu? oya ntabwo ari ukurakara, ni ntuzi iki koko cyatuma umbwira nabi gutyo? aya ntukansuzugure yitwaje amafaranga yo kwa nyogosenge. ubu se nyine warebye ubona mbuze amafaranga yo kugura amafi abiri. ubwo ngusuzuguye nte koko yive? ahubwo ko nawe wigirira ikibazo cyo kumva ko abantu bose bagusuzugura. niba mbonye ubushobozi bwo gushiranya kandi twasohokanye nkavuga ntiwakunganira kugira ngo bitakugora cyane, ubwo ndakosheje koko? nkosheje iki? ibyo ntacyo, reka tubireke tuvuge ibindi. amafi abiri bayakore kandi ntuyishyure. ndiyishyurira rwose, siko bimeze? ngo kugira ngo wange agasuzugura. oya n'undi munsi
niba ushaka kugura uzategura umunsi wawe umbwire dusohokane nanjye nzicara mfata ibyo waguze urumva iyo umuntu akennye aba akennye sheri ariko ninde uri kuvuga ukennye aha ninde ukennye uri kuvuga nyamara nta mpamvu yo kurwanira kwigaragaza uko utari ubu se sinaje muri bisi ninkora ishyano sintaha na moto washakaga tagisi vatire rero ibonetse se nayanga cyangwa ukaba ufite nk'iyawe ukanahana ibyo byaba ari byiza kurushaho da ariko nyine ntayihari tugomba gufata iyo moto cyangwa iyo bisi kuko ariyo dushoboye tubeshye se oya wigira ikibazo rwose Damascene yari ifite gutahana akoze ubwo nk'ubwo Damascene uwo muzanye gute mu biganiro byacu yiwe ni ngewe muzanye se cyangwa ni wowe ni gute dusohoka tuje kuganira ku cyerekezo cy'urukundo rwacu ugatangira kumbwira ngo abandi bagabo ngo bafite ngo amamodoka ngo abandi bategera abasheri babo za tagisi vatire ibyo binyibutsa ndabiyobewe hanyuma se kuki Damascene abifite akaba atari we nagiye kubonana nawe nkaba naje kubonana nawe kandi mbizi neza ko niyo moto nshobora kuza kuyishyurira ndabeshye se bera ndagukunda urabizi kuva kera ukiri umwana wiga mu mashuri yisumbuye niba ushaka kumpoza mu ihangana na kiriya kigabo gisaziye mu busore reka ibyanjye nawe tubirangize kuko sindi ku rwego rwo kujyanwa n'umugabo utazi gusoma no kwandika ngo nuko ari umukire umva nk'ayo magambo yose uba uvuze koko ese ubwo niki kiba kikurakaje bigeze aha ngaha koko yive urakajwe n'iki koko barakwitaba Damascene nkubwira aho arazana imodoka yo kugutahana ariko sha ese muri iki kinyejana turimo bizavuga ko umukobwa w'imyaka 22 yashakanye n'umusore w'imyaka 40 usomesha ikinyarwanda gati umugabo utazi kuvuga good morning mu kinyejana cya 21 koko n'umukobwa urangije amashuri yisumbuye nzambarirwa da nyamara wareka kubeshyira umugabo w'abandi si uri kumamagara dore n'undi musore yitwa Derek yiyampaye nka rero none nta nubwo tukiri babiri gusa twabaye batatu ariko mana yanjye uwo Derek se kandi afite iki ko Damascene niwe muzi ko afite amafaranga ra cyakora abakobwa ntimusanzwe wanyereka mu mutima wanyu ukuntu hamera ako mana yanjye urafuha umva ivi urafuha mana yanjye we gufa ndimo ndivogera maye Derek ni shiri wa Peace uranyumva namenyanye nawe kubera Peace ujye unsaba kumuherekeza bagiye guhura akaba yaranakwandikiye ngo bimeze bite ko utari kumufata none se arabeshya ntamaze umwanya mpamagara nkamwihorera cyangwa kuba ari inshuti ya Peace tukaba tuvugana nabyo bigiye kuba ikibazo mwana ibyo byikure mutegereza amanota ko asohoka hirya wasanga wanatsinze gihoreshaga aho kari ku wundi karahandurika ntabona atsinze ntese sinjye wikoreye se nyube uko nakoze ariko bibaho da uzi ko hari igihe wicara mu kizamini ugakora wumva nta kintu wakuyemo ariko amanota yasohoka ugasanga waratsinze utabitekerezaga ariko uzi umwarimu ubaha modokweshoni yarangiza ntazibabaze biriya byo kubaha ibibazo byinshi bakakubwira ngo mubyige byose se ngo azakuramo ikizamini ngiye gushakere umutsindwa n'ibyo yadukoreye yarangije ategura ibintu bitagize naho bihuriye n'ibyo yaduhaye biriya bintu abarimu bakunda kubikora nanjye niga mu wa mbere hari uwabidukoze nsohoka ameze nk'uko umeze nari nihebye numva nta kintu nakoze nibyo ariko byarangiye mbonye 57 yose niba nawe waratsinze ngewe n'uwampa 50 ifunze nk'igiceri najya gushima Imana ibaze nsibiye mu wa mbere ngo usibiye mu wa mbere oya wenda isomo ryagufata ukaryimukana mu wa kabiri ariko ntabwo isomo rimwe ryatuma usibira umwaka wose Mana yanjye we ubu nibwo mbonye ko beraza ubwenge bera wacu se cyane nanjye iyo menya ko kaminuza ari uko imeze nari kubwira iwacu ko ntashaka gukomeza nkarangiza mu yisumbuye berase ko yabyanze ngo yishakire umugabo nawe wari kubireka ukajya kwishakira umugabo ku myaka yawe 19 uretse n'imyaka se ahubwo nari kumukurayo ko nize mama ambwira ko ikundanye n'umusore ahita gutera inda aba nararangije nagize na sheri ntari kumushaka icyumweru kimwe nkaba ndamubonye ngo iyo ukundanye n'umusore ahita gutera inda ibyo shana ko yambwiye ubuze abona akundanye nabo bose nabateye zingahe ariko nawe ke ibyo bire ku musheri we si ikibazo niba ufite gahunda wabwiye bera akaguhahoze ko yihagije mu biribwa ashaka yasagurira n'amasoko kereka mpaye Yves kuko nanjye Damascene sinamwemera biki kandi Yves ndamuzi ntiyamuma kuko nubwo akennye ariko bera aramukura nta makuru biteze ko na Derek basigaye bari kumwe Derek wamwiyemeze wanjye se Derek baba ko nta makuru ufite uriya we nawe ubu ni sheri ishusho ka bonjuru ka mu gitondo kaba gahari
ka good evening ka good night ni kabura mbese urebye ubu derike niwe uriho ivi na damascene babaye abasimbura ubu bari ku gatebe cyakora bera muvuyeho ifitiye igikundiro cy'Imana hanze agira n'imiti umunyagose ko atanshimiye ko namuhaye umugabo atinye ko nzamwaka ya komisiyo mwihorere wenda hari imibare agitera ngo arebe ko bizavamo abone kubitangaza hari se ko hari amakuru utapfa kumva n'undi muntu uwo ari we wese uretse ngewe uba wibereye ku kibuga hako nanjye nkabikeka da derike mbere yarampamagaraga pe yarampamagaraga nkamwihorera agakomeza akampamagara kugeza ntayo umutwe nkamwitaba nibyo ariko muri ibi byumweru nkabingahe bishize yampaye agahenge aha nyine yabonye wowe nta gahunda uri wo kumutesha igihe arakureka none nuko nanjye ndinjije ejo yarampamagaye mbanza no kwanga kumwitaba nzi ko ari bimwe bye byaduhura agiye kumbwira nyuma mwitabye arambaza ngo ese bera twajyanye ko twese tutitaba telefone ndamubwira nti oya ndi njyenyine niba mushaka muhamagare kuri telefoni ubwo numvaga ko nyine hari ibisanzwe byo kuba baramenyanye nk'umuntu w'inshuti yanjye ibintu birashyushye rero wowe nta makuru ufite ubu niwe bari kumwe ukuntu bavugana ntabwo ari iby'ubucuti busanzwe mu gitondo saa sita na nimugoroba mu gitondo saa sita na nimugoroba buri munsi ukaba wagira ngo ni ibiti muganga yamwandikiye ntabwo ari gusa akabasaranganya ateze konzi ko na damascene ari uko na yiva ari uko bose baba batamworoheye ubu noneho yabaye nka serivisi ishinzwe kwitaba abakiriya mu bigo by'itumanaho ariko nawe uransetsa koko uravuga ukavuga na damascene koko cya damascene kiriya yagiteye ishoti uravuga yewe wenda amaburaburizo wapfa kuvuga yive ntiwagipfa gasoni yamuhamagara nka gatanu akamwitabamo nka rimwe naho damascene we ashobora kuba yaranamuborotse cyangwa yaramusibye muri telefone yo karibu umukobwa mwiza ngwino tugende de warangindiriye koko no kumugutegereza tebuka aho bwinjira mu modoka vuba tugende urakoze cyane reka ngaho injira yicara aho ngaho nta kibazo ahubwo uyu mukanda reka mugukururire nawe wambare taza dufata gasanga ntibigenze neza ngaho reka tugende rero imodoka nayo yaka neza yaka neza cyane rwose igenda kunze ukuntu igenda ivuga gahoro twagiye rero nta kibazo none se kudatinze uramubonye nari kubona inda nkora iki se ko tudasangira ndagenda nkamuhereza ibiryo ngahita nitahira da ibisorori byo bitahana nimugoroba atashye cyakora mama wawe yarawubaze pe kurya muri uyu mujyi ntibyajya munsi y'ibihumbi nka 5 kandi iyo mutetse mukamuzanira ntibirenza nk'igihumbi kimwe noneho washyira wenda na 300 yo gutega bigafata wenda nk'I3 ubundi abaye menshi ntiyarenga igihumbi na 500 reka kirazi gukora imibare pe bose urambwira ko bacuruza ibintu bimwe urya muri resitora buri munsi bashobora kuzanganya inyungu ntabwo byashoboka birumvikana rwose maze na mbere nkiga iyo haburaguza kubimushyira twarazindukaga tugateka akagenda bijyanye yewe ni umuhanga cyane naramwemeye rwose pe azi gushaka ifaranga rwose mbere rero tutavuze menshi reka mubwire ikintu rwose maranye iminsi ku mutima nta kibazo nguteze amatwi ntabwo ndi bube nk'aba basore ngo mbanze nce hirya no hino nirizariza ngira ngo nabuze aho mbihera reka ngushe ku ngingo nyamukuru bera rwose ndagukunda pe yesu ubwo ibyo bintu ko numva bintunguye oya bera ibyo bintu ni ibiturage ntibikigezweho urumva umuntu w'umusirimu umbwiza ukuri kuko ndabizi n'ibigutunguye nawe umaze iminsi ubona ibimenyetso simusiga ibimenyetso byo sinabihakana ko ntabyo nabonye ahubwo nyine nabonaga dusohoka nkabona turaganira cyane nk'impano zimwe na zimwe ukazimpa ariko nyine nkabona ko turi inshuti bisanzwe cyane ko nari nzi ko ukundana na Peace oya Peace byihorere binamuvuga rwose ibyo byo rwose sinkubeshya naramukunze sinakubeshya ariko abona ko atagomba kunkunda
nyuma rero nza kwitomborera nyine bera w'isura n'imico nk'iya marayika urumva neza niko kuvuga ni ubundi kuki nata umwanya niruka ku binonko kandi nitomboreye zahabu hano ego ku mana yanjye cyakora hari abasore bo muzi kuvuga amagambo aryoshye pe ubwo se yarakuryoheye cyane ese niyo umuntu yaba adafite gahunda yabasha guhakanira umusore ukwise zahabu yewe ngewe ari kubanza n'impamvu abakobwa banyaga uko ntazi kuvuga imitomo niba mbona uri mwiza ndakubwira nturi mwiza niba mbona uri mubi nabwo sinzi yaza rwose sintakaza umwanya da sintakaza umwanya nkubeshya ngo uri mwiza kandi mbona utari mwiza niba nkubwiye rero ntindabona uri nka zahabu yigize umuntu ubwo nyine niko mubona izanjye mba nkubona ngaho mbwira ukuri kose sheri nako deri niwumva se komeza iryo jambo ariko deri ntabwo w'abandi ni ukuri nyine kopisi ariwe mwamenyanye mbere ndetse wowe tukamenyana bitewe nawe yakwangiye iki kuko umusore mwiza umusore mwiza nkaho ufite furesheri kandi noneho witwara ariko reka nkusabe ikintu kimwe ibintu bya pisi rwose ntihongere kubigaruka kubirakariye munsi oya mbabarira rero ku mugani wa muhanzi iby'urukundo ni amayobera rwose uretse n'imodoka iyi ngiyi ubona afite hari n'inzu rwose igiye kuzura ndaza kwikwereka niparika yewe derike ntabwo ndi umuntu woroheje ariko yabonye ibyo byose ntacyo bimubwiye arandeka nanjye ndamureka gusa nkeka ko ari imana yabikoze kugira ngo nzibonere bera nyine utaboneka henshi ku isi sha rero nyine nko wambwiye ngo mbe umusirimu kugukunda byo nagukunda pe umusore mwiza nyine abakobwa bose bakwifuza gusa nyine muri iyi minsi kubona umusore mwiza wize ufite n'amafaranga bisigaye bigoye kurusha uko ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge wa mugani wa bibiliya ariko uravuze ngo kunkunda wankunda nkaho hari imbogamizi yatuma utankunda nyine imbogamizi irahari ntabwo nababeshya ni iyihe rero ufite undi nembereye imbere yawe yewe niko severa reka ko basi muri iki gihe se hari ikintu umuntu yabona adahanganye yewe uriya deri kubona guhangana ndabishoboye sinjya ntinya guhanganira icyo nkunda ngewe derike ndabikubwiye kandi urumva neza wowe icyo nkusaba ni kimwe nta mahirwe nkundi noneho ngewe undeke n'uwo musore wawe twihanganire uzagutsindira azakwegukana ubwo waretse kungerageza koko ufite undi nembereye imbere yawe nkaba mbikubwiye urumva ko gutaha uri kungerageza ntabwo ari ukukugerageza waba ungerageje pe nanjye si nkubwiye kunyemerera urukundo nonaha nkubwiye kunyemerera guhangana n'usanzwe arimo hanyuma ugutsindiye akagira akakujyana ndumva ntahita nguhe igisubizo aka kanya pe noneho reka nkwereke bera sibyo n'ubundi haracyari kare sibyo se reka tunyure mu rugo ego tunyure mu rugo sibyo se tunyure he tunyure mu rugo yewe usureho iminota mike wajya gutaha umenya igisubizo nyemerera ni ukuri hangane rwose winkoresha amakosa pe ahubwo uhita ukatira muri uriya muhanda uriya wurekeye wenda kwereka undi utarimo mbuteyaje yana hariya amasaha ziba zagabanutse yahumura yewe tubibona nawe we nta nawe ubundi rwose nzabipanga ngo usure ubutaha ariko uyu munsi reka ntahe njye mu rugo umva reka nkubwire bera wowe shira impungenge rwose ntabwo tumarana umwanya munini humura sibyo ntushaka unganiza iminota 30 do iyi 30 ndi iwawe uri iwanjye ntatekereza kuri iyo gahunda nkubwiye sha waretse koko bantanze mu rugo ntabaki ihangane ni ukuri nzaza ubutaha pe wenda nanabiteguye sibyo sheri derike sibyo ibaze ni ukuri kw'Imana none se hari ubwo uje gutura iwanjye nyine hari umuntu yaza wenda reka nkwereke reba hano dore kuri iyi saha dore iyi ngiyi mu modoka ndi kuyibona turi saa 7:30 ubibona turi kujye neza sibyo mama wawe avumba igisamuye ndabeshya nirabubeshya ese ngo none naragutanga mu rugo koko guteze nyine nuko tutari twabipanze umva reka ibyo bihugu twagiye imodoka nahikase nerekeza mu rugo tugende umva humura yewe tujye mu rugo uransura amasaha 2 nka saa 10 ndahita ngutaha sibyo se saa 10 rwose basi sheri nizere ko nta gahunda yo kunkoresha amakosa ufite oya humura nta kibazo yewe
buretse kugira imirimo ujyamo ubanza uzanobera nsi ndabitabye banguka kugenda bigura intege mbese niko wavuye mu mujyi ryari? navuyeyo kare. ugera hano ryari? mu kanya hashize umwanya. mu kanya kahebera nsi hari iminota 10 uramara muri iyi nzu cyangwa wagize ngo keri yagukinguriye ntumva? nyine ni nk'aho aribwo nkihagera ariko nyine maze akanya gato nje pe. umva rero nkubwire nsira mwana wanjye isaha kumpaye uri akana katarapfundura utubere ndakurera urakura none umaze kuba inkumi sinshaka amajoro muri iyi nzu urabyumva? yego ndabyumva ariko nanjye oya ntabyo ariko nshaka kumva wavuye mu mujyi saa 8 zitaruzura reba isaha ugereye hano saa 2 z'ijoro nkwiye kuva mu kazi nkagutangaho koko nta soni ese ko wacecetse warumye gihu ndakubwiye ngo sinshaka ko azagira ngo nakureze kigore urabyumva? ihana amajoro yawe uyihane mbese biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ngo utanga kugera hano mu rugo. ariko nyine n'ubwo wenda mwanga ko mvuga murabizi ko ya simukadi yanjye nahoraga mbura umwanya wo kujya kuyiswapisha rero nabonye mvuye mu mujyi kare ndavuga ntuwahaca nkabikoresha. kuva saa 8 kugeza saa 2 wari ugiswapisha simukadi? haba hari abantu benshi pe nyine abantu benshi ku buryo utatekereza. nahageze nsanga hari umurongo munini kandi mbona nanone nahageze sinasubira inyuma ndavuga ntireka mfe nta kibazo gutegereza ntahe nyikoresheje rero ndavuga ubundi ndaza gutinda ariko wenda ntahe birangiye. atansiyo kuki utabimbwiye utinyuza hanaha wari kumbwira utinyuza hanaha muri gahunda izi n'izi nshobora gutinda siko nakureze niba simukadi imwe yaragize ikibazo indi si nzima wenda aho ngaho wenda niho habayemo agakosa ko ntababwiye ariko rwose singiye kubabeshya abakozi baho nabo bakora nk'abadashaka akazi wumve ko natonze noneho najya kugerwaho umukobwa wadukoreraga akaba arahagurutse arigendeye akinanura akigorera akajya muri telefone yagarutse kudukorera nka saa 10 wenda saa 11 cyangwa saa 12 gutyo n'igice zageze birangiye rero njya gutega bisi kandi urabizi umurongo wa bisi rwose ntabwo byari byoroshye. nawe urabizi ko biba bitoroshye gutonda uriya murongo. umva rero nkubwire beransira sinzi impamvu tumva icyo nkubaza ndakubaza nti niba habaye impinduka zituma utaha ijoro kubera icyo utampamagaye ngo umbwire uti nagiye muri ibi n'ibi ariko nkurikije uko bimeze nshobora gutaha ntinze. iryo ryo ni ikosa ndaryemera kandi ndarisaba imbabazi rwose mu mbabarire ntabwo nzongera. ngaho jya mu mirimo yawe kandi ubwo ndakubwiye sinshaka amajoro na kerarikeri biriya yitwaza ngo yari mu mipira naramwihanangirije niba ataje ngo ayirebere hano ajya arariyo yagiye kuyirebera nta majoro nshaka muri uru rugo urumva ntabwo nzongera bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma. ikindi kandi garuka hano hari icyo nari nibagiwe kukubaza. niko damascene ko amereye nabi gahunda zanyu zimeze zite mwemeranyijwe iki? Jyewe na Damascene nta gahunda dufitanye ndikada ntayo. Sawa ngewe navuze ko ntazaguhatira ngo ukora gutya na gutya nawe umaze kuba mukuru uzi icyakugirira akamaro. niba warahisemo Yves numvise bambwira ibyo ni uburenganzira bwawe upfa kutazampamagareje ngo masenge ngo inzara ngo naburaye ngo iki n'iki. uwo Yves rwose nta gahunda mfitanye nawe pe. kagira inkuru jyewe umase nyine mfite indi gahunda nyine ariko nuko wenda bitaratungana ariko nibimara kujya mu buryo rwose ngewe nzakubwira. ibyo ni ibyanyu. ntabwo ari umpamagara sha Yves ahubwo si n'umvugirizi wundi rimeze gutyo uzi ko iyo ni nk'iri ryakanga umuntu akabagwa no muri borudire enjira mu modoka sura kivogonyo ryawe sha ko nsaba kwinjira mu modoka ku itegeko se kandi gahunda mfitanye nawe. ayo mahirwe yo kugirana gahunda nanjye wayakura ese wamugawe imbwa kwicyuza ari ukwirwa wirukanka inyuma ya bera kandi wowe batanagushaka. ese burya ni Damascene n'icyaha kigabo cy'ikigoryi
ntuntuke cyakora baswa koko musa nk'abasazi harya ubwo ngo waje guparika hano kugira ngo ndatire ko yikuriye kuri nyirasenge wa beruka umujyanye atanagushaka rakira hasa guhoragura ibigambo wacyana wumvise utege amatwi mbanze nkubwire wa nyana y'imbwa we ariko uranyita imbwa kubera iki n'igiwawe cyangwa urashaka ko nkubahuka nawe nkakwita gutyo gusa ariko sinabikora kubera ungana na data nta cyubahiro cyawe nkeneye ntabwo ni nkaho usaziye mu bushomeri utabasha kwigurira n'ubushera nibe nanjye ncomere nayo mashuri nyafite hanyuma si ubwo umunyacyubahiro abayeho utazi no kwandika izina ayo mashuri adafite icyo amaze washukishije kiriya gikobwa kikembera ibinyoma byawe kikankatira azagupfira ubusa nawe ntuzamutunga wumve njeje uko zimera ubwo turi kwivugisha ubwo bugambo kugira ngo ndatire ko wamutwaye nako ko bamuguhatiye ku ngufu ikigoryi niwe ariko none nukomeza no kumva muhatirwa nande se wanjije ugira ngo kuba nayicecekeye nuko ibihe byose ntabizi ibikisi ndabizi ko waterese mbere akakubwira ko atabana n'igisaza cy'injiji nkawe bikuyobera wegereza nyirasenge ngo azamuhatire kukwemera mfite amafaranga ashaka umuntu ugenda amase mujyana n'ihandi utwaye umubiri ariko umutima wukunda yive muvuga rero ngo nawe ukoze ibintu by'abahanga barangije za kaminuza urangijije humura ndabizi ko nta wundi watumye bera nyanga atari wowe wambwawe ariko n'ubundi wiyemeje amuki nta mizinga sha ngaho jyana ufite iyo mizinga si nkubujije maye ubwo utangiye kwiyemera ngo uranyemeje ariko nkwemeza iki sha wamujyanye ko hari singuri bera ndamuzi sha bera nzi azagusaba kumusohokana ku gisenyi ntuzabishobora umva azagusaba kumutuza mu nzu nziza nk'iya nyirasenge ntuzayibona azagusaba kurya neza ntuzamuha akawunga ya buri munsi ngo akwemerere ariko ko namukure cyane cyo gukomeza wumvise shayi do nguteze iminsi uriya mukobwa n'umumarana imyaka ibiri ataraguta mu nzu uzamenye ko data yabyaye imbwa ariko reka nkubaze ariko ubundi urinda kuvuga urufuzi rukaza urwana n'iki kuri umukiri ukaba yegukanye umukobwa niki gituma uza kuntuka ubundi mfite amafaranga ashaka mva nkubwire damaseni ibyo byose wihenura ngo wamuntu ko ntari kuzabona ibyo nyaka ndakubwiza ukuri ko ari byo byonyine agushakaho icyitwa urukundo rwo rwose ntuzakimutegerezeho ndabikubwiye uzamugaburira ryahagamere neza ubundi nakenera gukundwa asanga abasore bangana nawe tumukunde uko bikwiriye umva nkubwire nongere nkubwire nubwo uri uruhinja wajya utekereza nk'abantu b'abagabo kutari umugore ayo magambo yose ubwo nayo kugira ngo unyereke ko atari wowe watwaye bela ahubwo yo kuza kuntegereza ahangaha ngo ntuke ni ukugira ngo mpishe ko ntwaye umukobwa nikundiye none se ko n'akanawe ukitasa ubwo tuvuge ko ari indi umutwayera atwawe nawe washashe ifaranga imbere ya nyirasenge ukamushyiramo za poropaganda ngo atege kumwisenge neza yo kukwemera yabaye wowe wamushukishije izo ngirwa kaminuza zawe zitagira icyo zikumariye wa nyana y'imbwa ariko mba nkubwire damase urongera kunyita inyana y'imbwa urambona kandi isoni nakuho rero ugira ngo ndanagutinye kubikwita gusa reka nsohoke mu modoka nze ngwino jyana ngwino ariko ntiwagize ngo njye ngo ndanagutinye urashaka kumenya imodoka ibirahure urashaka ntabe rama kandi warasaze nk'ubigize nako sino kuma ahubwo turajyana uzikira ibite byawe umva narahira pe dereka kwemera ikintu cyiza kandi nutamaho ntirireba nyemereye ko tumaze kwivugana ibintu bisanzwe ako keri uba muzi uzabeshya abazungu nge keri ntiwambashe urumva uraje guhera ejo ko wiriwe nta kuraje ufite byose ariko ndebye ukuntu uhagurutse shaho ujya kumwitaba no kugarutse byanze bikunze hari ikintu dereka akubwiye kandi cyiza cyane ndakugogera ntuncika do shakire cyakoze sigiye ko kubeshya ndishimye ntabivuga uba ndishimye wumva ko ndishimye niba hari umukobwa wishimye kuri iyi si rahira umva aka kanya n'icyo nimero yawe noneho uriya musore ndamenya ko ubwiye ikimwuka cyaramwe umva ahubwo mbere na mbere zimwe ibyo biteleviziyo nkubwire garo watagira n'utwumva ariko kubera ko harimo mace wenda umupira reka mureke reka murimo vuri imensi gare neza
n'ubundi izo nkuru zawe ndumva zishyushye reka aba arizo niyumva zibya bishwe iri no gutsindwa niko icyo zima neza shakiri urabizi ko nta kintu winjya nguhisha ariko nari naraguhisha ikintu kimwe kandi gikomeye. niba ari ukumisha kuko na Derike byo nari mbizi pe. ese umuntu nakubwiraga ntigiye kumureba ndetse rimwe na rimwe tukajyana navuga ko nari narabiguhisha koko tukaryana za nkoko n'amafi mbega ibinyobwa yewe ahubwo ze buri munsi twavuganaga twitana shushushe rutumva nyine ko harimo akantu. none si icyo wumva wampishe ni igiki ntazi shakiri nyine ubu ndatwita inda ye. toka kwa Jinara Yesu. kwa Jinara Yesu nawe soni wowe urantokeshereza umwana. oya ibyo kurya no kunywa byo byari sawa sibyo aduha n'ibiriye nyine tukaza twavutaraye ariko akantu kuko gutwita oya ariko ubundi reka nkubaze Bera ndakumva Derike ko mutaramarana n'amezi angahe mukundana iyo nda yayiguteye ryari ntuzi igihe ngemura ngataha ntinze masenge akantunganya cyane ngo ninagiye he. uravuga igihe wajyaga gukoresha swapu se ugataha bwije ibya swapu byari ikinyoma nabeshye masenge nawe ubigenderamo gutyo mwana mu by'ukuri nari mvuye gusura Derike. Bera uri inshuti yanjye urabizi ariko reka nkugaye mani ntubizana ariko bikaze. oya ni gute umukobwa nkawe usobanutse wasuye umusore rimwe gusa rimwe mugahita muryamana. cyakora keri reka nkubwize ukuri ntakubeshye nawe uri jyewe ntiwari kuhikura ndarahiye kandi sinjye kukubeshya uzi ko nubwo bwa mbere nari musuye wibuke ko twari tumaze igihe dusa n'abakundana nyine ariko tutirekura sibyo mbese nyine guhera umunsi wa mbere twamenyaniyeho duhujwe na Peace sinzi ukuntu jyewe nawe twahise nyine tuba nk'abantu duhuje ubwo nyine tuba dutangiye guhuza gutyo burundu. kabeshywa bivuga urya n'iminwa koko nyine ku buryo wari kumusore rimwe ugahita umwirekurira kugeza guteye inda. reba igihe cyose umaranye na Yive nta n'akantu na gake nyine gake wari wamupimiraho. cyakoze ibyo byo nanjye birambabaje. ariko Derike mumenyane mu mezi angahe kuko bihita birangira guteye inda. reka nkubwire keri uriya musore ni mwiza pe umva ni mwiza yujuje ubwiza bwose umusore agomba kuba afite none haranasobanutse yarize none ikiruta byose afite amafaranga wikeri we umva afite amafaranga. umusore nkubona ariko umubona nka so yaza koko umusore wanyemeye akanyemera kuri 6 yanjye ndangije yonyine ibaze nawe. sinzi ko nabona icyo mvuga ariko wakoze amakosa pe keri wakoze amakosa ubu turaburije kumukunda ntacyo byari bitwaye ariko kuryamana nyine niho wabyiciye. iyo ukomeza ukamukunda nyine mukazanya mukundana tukirira tukinywera ntagutera inda mwana. shakeri nari maze iminsi numva ntameze neza ejo niho nyine naguze akantu bipimisha nsanga karabaye ubwo buranyica ntangira kwibaza se nimba imubwira agahita anyigurutsa akanyihakana ntabigirane ndabigenzana. niyo mpamvu nyine ejo wumvaga numva sinashakaga no kuvuga sinashaka no kurya numvaga ntaki umva ejo numvaga murari yanjye iri hasi pe hanyuma nibaza ikintu nabwira masenye wumva umusatsi umvuyeho. byibuze se ubimubwiye yabyakiriye ate? yabyakiriye neza marayika w'i Rwanda keri umva mbega umusore mbega Derike umva arambwiye ngo ko mbise ko twahuye nta wundi musore murahura urumva nakirirwa mbihakana umva avuze aricyo umwita numva umutima wanjye nko kwa kundi nyine ushobora wita wumva ibintu bibaye hakaze hagatangwa nk'igikombe utuntu tw'utuzungu tuturuka mu mubiri umva mbuze ukuntu bigenda kugarutse washyushye koko none nuko utazi ikintu kinshyuhisha arambwiye ngo mu kanya turahura mujye gushaka igisubizo. ahubwo se ntiwasanga igisubizo avuga ari ukuyikuramo nyabu reka nakuyikuramo
erega nawe yarampfiriye nibyo uva keri ntushobora kubyumva ndamubwiye ntari kuramenye ntuvuga kuyikuramo yarankubise reba umusore mbega derike uva ni imana y'u rwanda ni marayika y'u rwanda umva ni ibintu byose ariko ubanza noneho wajya wamukunda neza umva mbabarira maze arambwiye niba nshobora gutekereza ikintu nk'icyo ngo ndi umwicanyi ngo ntabwo ari imbwa yatinya kurera umwana we kugeza aho amwica ibaze ukuntu derike ari umuntu w'umugabo keri ikibazo ariko uriya noneho naje mu muryango wacu nta cyaka nazongera kugira warabibonye nawe ariko niba ari ukakubwiye sha akubereye umugabo umva ni umugabo derike ni umugabo ndi kumva mbuze aho njya ndi kumva mbuze icyo nkora ndi kumva mbuze umwenda wo kwambara sinzi ubundi urabibwira mama bimubwiramo iki ako keri nawe warasaze ahubwo nawe uzangirira ibanga sibyo ndamubwira dutegura ubukwe mu gihe kitarenze nk'amezi 3 sibyo ko ngira umunwa ra keri mbabarira ubufunge ngusabye imbabazi sibyo mbabarira ubufunge ngusabye imbabazi ni nubwo ugomba kuba ibintu nshyira mu nda bikagenda bikaribika mu hoshi se genda ibyo banga ni ikintu gikaze ngiye gukora no kumubwira tugategura ubukwe vava mu mezi nk'3 sibyo ubwita nayo nyine irabigeze muri 4 kandi ni amezi 4 nawe urabizira bitaragaragara nimbyara ndi kumwe n'umugabo wangize ninde uzaza kubara ngo yagiye ngo yabanze umwe ngo amezi 2 amezi 3 ubwo se bako abantu bara ewe umva ufunga uwo munwa wawe gusa ibindi nta kibazo mfite ubu umutima wanjye umutima wanjye uranezerewe n'Imana iri kubireba mu ijuru oya wowe ntugire ikibazo ubundi se ninde waba bimbaza cyangwa yaba bishaka wiki sibyo ahubwo se naguteye inkuru y'Ive na Damascene reka da ngo bimeze biteze reka nze guherera bakozanyijeho induru ziravuga ku baratikagurana ngo bapfaga wowe ngo warabanze na ego ko urumva Damascene wowe ngo yarazi ko wamwanze kwikundira Ive yo Ive kanjye disi ako nizere ko kitagakubise byibura Ive se waroroshye yihagazeho Ive nahise mutinyira hariya urumva ngo yabonye cya Damascene gishaka umuterero ngo kimunage aturagura ibuye rinini aramubwira ngo niyibeshya akamukubita arahita ashwanyaguza ya modoka ye ngo Damascene abonye icyo kibuye arasuna aramureka nta kuntu atasuna uva Ive ndamwemera no bireba ubundi niwe utinyira Ive teri kuje hano none se gutangana n'iki kigutunguye pe kuza kundeba ku ishuri cyakora ikintu ushakira kirakomeye ko nta nubwo ari ibintu bihambaye rwose ni amakuru make nshaka kumpa pe ubwo se amakuru nshaka aho bigeze aha najyanye n'iki ntacyo nguhisha urabizi ko nyuma y'uko nshatse ko dukundana ukanaga ibishanga naje gukundana na mushuti wawe Bera none si byo hari ikibazo nabigizeho koko nirwogera ahubwo ni mu bipange vuba muduha amazi twinywere dore icyaka kimeze nabi urebye tubirimo pe mushonje muyishiwe rwose ariko se nkubaze pe rwose nkubaze akantu gato ubundi Bera uramuzi neza ubwo se kumenya umuntu neza ni gute ntugakunde kwigira utyo pe ubwo si icyo mvuga ntucyumva koko yumva pe umuzi nyine imico ye umuryango we imibereho ye ibintu nk'ibyo byose nyine wenda imico ntayimenya kuko tumaranye igihe twigana ariko se nk'umuryango we nawumenya nte ko twahuye yaje kwiga mu mashuri yisumbuye none se reka nkubaze pe amashuri abanza yayizabaye iwabo se hatari hariya kwa mama Keri none se mama Keri ni nyina wa Bera cyangwa ni nyirasenge sinkubeshye nta kintu mbiziho ngewe pe ntarenze ko ari nyina nanjye simbizi neza uzamwibarize neza azaguha amakuru arambuye ariko se uyasha babarira umwisukuri rwose nkeneye kubimenya kandi byihutirwa mbwira pe hariya aba ntabwo ari ku babyeyi be deri mbabarira rwose reka nisubire gukora imikoro mu itsinda ryanjye ntureba ko banyitegereza cyane aya makuru ikintu nyashakira nyamara ni ingenzi mbabarira rwose umwisukuri pe sibyo kandi mbabarira wumve ko ari ubufasha ngusabye uya winsaba ubufasha bwo kumenya amakuru ya sheri wawe kandi ahari genda uyamwibarize niba koko mukundana yakubwiza ukuri ubundi kuki ushaka kwizera umuntu nkanjye kurusha uko wizera umukunzi wawe reka ibyo tubireke ngaho
ngaho mbabarira niba urumbwira ikintu kimwe gusa kitagira icya kabiri. ikizi si byo iriya kenkayori ni iya nyirasenge bwite? yego. aho mbere yabanje kumbeshya ko yiga kaminuza ariko nyuma abonye ko nyine nzamuvumbura mbwiza ukuri ko yagarukiye mu wa gatandatu. none rero mbwiza ukuri rwose kuki atakomeje amashuri ya kaminuza? iyo yari afite amanota make ku buryo atari gupfa kubona kaminuza imwakira kandi ntiyashakaga gusubira ku ishuri ngo ayongere. none se tuvuge ko iyo aza kubona kaminuza yigenga nyirasenge yari kwemera kurekura inote zo hejuru y'umwana utari uwe? yari kubuzwa n'iki se ko n'ubundi ari we mubyeyi afite? ntiyari yamubwiye se gushaka imyuga ngo ajye gukomerezamo si uko ari bera winaniwe. nyirasenge aramukunda pe ntacyo yamwima agifite. sha pisi we urakoze ku makuru mpaye rwose ndagushimiye cyane. reka rero nkureke nanjye nyarukiye hari umuntu dufitanye gahunda rwose ndabona yatangiye kunyandikira ngo ngeze hehe. none si ibi byose wabimbarizaga ikideri? sheri yo shanatinze rwose. nta kibazo. mbazira nicare wa mugani wawe. sheri mbese na komande wayikoze se? oya ndagafanta konyine usanga. sha urambabarira rero natinze ariko nabanje guca ahantu nyine ndeba umuntu twari dufitanye gahunda kamutayaje nako kaba karamfashe nyine mbirangira ngo utengushye. oya nta kibazo. amusore rwose gusa nise ariko ntacyo wabuze hano si byo se? nta kibazo nagize pe n'ibindi nanze kubikomanda mbishaka nifatira agafanta konyine. tekereza ni ukuri. kandi rwose nta nubwo burira cyane ndizera turaganira vuba ubu ntahane mama ataragera mu rugo. oya ibyo nta kibazo rwose kandi birumvikana rwose. rero duhise tujya ku kibazo dufite nakoreka nkita igisubizo kuko kubyara ni umugisha si byo se? none se wowe ko ntacyo watse cyo kunywa ntibakureba nabi ubona mu mahoteli y'umuntu yicaye atanywa babifata nabi. oya hano baranze nta kibazo turaganira ntacyo unywa? ntacyo ndi bumwe rwose. nubwo nanjye reka mbe nyigije hirya. reka twivugire ibyacu tubirangize indi ndiba ndumwa rwose ndaza kugaruka mwe maze kugutahana si byo? nta kibazo. hanyuma rero njye wenda reka mbanze nkugezeho icyo nari natekereje. mbwira rwose muteze wenda nawe wumve niba bishoboka. mbwira si kidashoboka se kwa derike ni iki? mbwira wowe. numvaga twategura ubukwe vuba hashoboka. ubukwe? noneho nabanje kubaza ahantu nyine haba hari amasare y'ubukwe bambwira ko nka miliyoni umuntu ashobora kubona sare nziza. bya dekorasiyo nabyo nabibajije ngo kuri miliyoni imwe cyangwa imwe n'igice ngo ubona abantu bakwambika bakanakudekorera neza cyane. urumva ko nyine nanjye naje nta rukundo nabanje kuba ndumva rwose amakuru wayashatse ariko muri ibyo biroroshye cyane rwose. ngira cyafite ukwezi kumwe gusohora invitasiyo z'ubukwe buri mu mezi abiri ari imbere urumva nta kibazo kirimo rwose. ariko nyine urumva birasaba ko twihutisha cyane mu gufata imyanzuro no kwishyira mu bikorwa. umuntu ufite famiye hirya no hino bigusaba ko duhita tubimenyesha ababyeyi bitarenze nk'uyu munsi ndetse tugatangira no gutumira urumva nyine. ariko se nakubajije ibyo koko hari ikigoye kirimo? nicyo gukundira sho reka amaze yongeye ngo akabiza. urakoze cyane. ndagukunda cyane nta kibazo umutima wanjye wose ni uwawe. niwumva se umva nkubwire rero amafaranga apfa kuba ahari ku buryo aho ifaranga rikubise bigenda bite ubundi baravuga ngo haroroha ariko iyo bishatse hahinduka amazi. ahubwo nyine mbwira ufite amafaranga angahe ngo tumenye ubukwe dutegura uko buzaba bumeze? ngewe se sheri wowe nyine gusa amafaranga ntabanyakuyeho kubizi nta kazingira. nta kazi ugira ariko mama wawe ni umukire umuherwe rwose. none se shu urumva ibintu tugiye gutegura vuba vuba dutanguranwa n'uko indi igaragara ntabijyanamo mama wanjye koko. none ubu urumva twabigenza gute kubizi ko amafaranga yose nari ifite nayashoye mu bwubatsi? ngaho nawe nshakira igisubizo.
kibi rwose ubu ngubu nta na miliyoni iyi imwe nibura nabona pe. koko se sinkubeshye ndimo kubaka kandi abizi kubaka bitwara amafaranga atari make. ako ndibutse rega wana kaka wenda ideni muri banki ntituzayishyura ubukwe bwarangiye se. uvuze ngo ikibera ideni muri banki. oya subiramo twumve neza Beransi. ako se utangiye no kunyita Beransi. oya urantunguye rwose niko nawe urantunguye pe. uravuze ngo ujye gufata ideni ryo gukora iki ubukwe. yego ko mana yanjye yusuye umugore ngiye gushaka baba data we sha urakamara amazi ahamagana n'abaturanyi. sheri rwose mbabara ntunyumve nabi cyangwa ntabwo ube wagira ngo ndi umuntu ukunda ibintu by'iraha cyane. none bifata yego ubukwe ni bwiza ariko niba bigoranye twanabureka tukikorera umurenge bikarangira. ariko nyine hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. uruhare rwawe ni uruhe? uruhare rwanjye nyine none se umurenge wugira ngo ntuzagire icyo udusaba. ariko ntabwo ari kimwe n'ubukwe. ibyo byihorera cyane cyane ko nk'ubu nta bundi bukwe ubuteganya bisaba kutumira abantu bashyitse kandi ukabakira. sheri ntabwo umurenge watunanira pe. nidushake tuzatumira abantu bake cyane ariko dusezerane imbere y'amategeko byibuze. ntabwo bizatunanira. hari ibintu uvuga rero ukabivugisha ururimi gusa none se abo bake uvuga ni bangahe? niyo baba babiri se hari ikibazo. oya hari ibintu rwose ubwenge bwawe rwose sinzi uko bumeze. none se bo mu rugo iwanyu bose nibaza ugatomera inshuti mweganye nk'eshanu ugatomera abaturanyi nka bangahe? ba so wanyu na ba nyokorome bakaza ba nyoko wanyu na ba nyogosenge. urumva abo bantu ari bangahe? ongeraho rero abandi nk'abo ngabo bo ku ruhande rwanjye. none se deri ubwo ni umurenge urawanze koko sheri? umva bera mwiza sheri wanjye urumva ntega amatwi nyumve neza ndakubwira ko ngiye nta mafaranga afite kandi nkakubwira n'aho ari. ndabyumva nyine ariko twakora ibitari amafaranga menshi. reka hari icyo nshaka kukubaza. ibi bikorwa ushaka ko dukora ufite amafaranga yabidufasha? sheri nsubiza. none reka nkubwire ubuzima bwanjye bwose niwe musore wa mbere twabonanye. bw'ibyago byanjye uhita unterinda sibyo? ntabwo nicuza kuba ngo utwitiye ariko ibibazo dufite byose aka kanya niho byaturutse. kosora gato rero ntabwo kuba untwitiye ari ibyago ni amahirwe atabonwa na bose. nta kibazo reka tugite ko ari amahirwe. kutwitira ngewe derike ariko ushaka uze n'abantu bangana iki bifuza umwana bakamubura. nyine mbabara mvuga agahinda kanjye kose nkarangiza. ngaho kazi winyongerera umusonga mu gisebe. kavugire kanjije. none se uravuga ngo ni amahirwe ubu nkoze ubukwe ndasabwe ndakowe nk'abandi bakobwa. yego ye ni amahirwe se ubu ntiwanze ko tujya no mu murenge ngo byibuze tuzabane twarasezeranye imbere y'amategeko. wangiza ngo ni amahirwe. rega ikibazo nyamukuru dufite ni ukuba njye nawe nta n'umwe ufite amafaranga urumva. reka nkubwire deri n'ubundi ntacyo nkiramira wamaze kunyambura ubukobwa bwanjye. none ikihe igisubizo ni ikihe? nyine misengire ikindi gitekerezo. kimbwire. kwa gatandatu uzaza uparike nyine ahandi ruguru yo mu rugo ujya unsiga. nimara kuhaparika nyine uzasanga napakiye utwanjye twose mu ibanga. yego njyane nitumara kugera mu rugo nzahamagara ababyeyi mbabwire ko nashatse umugabo. wenda ndumva ibyo ngibyo byo rwose reka ngewe nkubwire ko nta kibazo mbifiteho pe. ahubwo reka nkubaze uzaza tukigendera ibyo ntibivuze ko bidasaba amafaranga. kugenda se tukibana gusaba amafaranga y'iki? kwirega tuzaba tubikora nyuma amafaranga yarabonetse. ariko bishenga urumva waza gutyo gusa nta na miliyoni 2 nibura uzanye ngo dukore amasoko y'inzu tuyitahe. aho se ubusheri urumva gutaha inzu ari byo byihutirwa koko? dufite icyo kurya dufite aho tuzaba turara ngo gutaha inzu. niba udafite nayo gukodesha inzu nini ntitwakwigumira muri ya geto yawe ubona ari ikibaye koko? ikibazo cya rero kubiseka ko deri nizere ko rwose niba ari umukino bwoko ki none se ukumva ko waza gutyo gusa ukaza weteta n'urutwe gusa usize ibifaranga iwanyu bingana kuriya ntunazaneho n'amajye. ariko sha murashenga ntabikubwira se ndabikubwiye reka kurira umbwira ngira shonize wagira ngo ntinye kubikubwira. ese sheri ubu ni derike sheri wanjye cyangwa abagome bakuroza urahinduka koko?
yewe nta kibazo niba banduze mpfa kuba ndimo kuvuga ibyumvikana urumva ndimo gusobanya se ndimo ndavuga amahomvu ni kuvuze nyine wumva reka nkubwire ngewe icyo nkubaza ni uruhare rwawe mu kubana kwanjye nawe urwo ruhare wakomeje kugenda urata cecekaho ariko ngo uruhare rwanjye ngenda ndata tega amatwi ngewe narubatse nubaka nikokoye harabura gukora amasuku inzu ikagira ite ikarangira ndetse amafaranga unyaka yo kurangiza inzu ngenda hafite nkaba nanga kuyaguha mfarega nkubwire ahangaha ugenda uyaka iwanyu barayafite urumva neza niko iriya kenkayori ibakuyemo miliyoni 2 wamenya ko hari n'icyavuyemo si nko kuvoma igikombe kimwe muruzi ariko ntasone cyangwa reka tubyoroshye urumva nibaguha imwe ariko nawe ugira uruhare mu rugo ugiye kujya gute ugiye kubaka imwe ntibagende bayiguhe uriya wita mama ntabwo ari mama ni masenge ngo iki ibyo nabyo ndabimenye ubwo rero kumva ko umuntu utarakubyaye yaguha miliyoni 2 ngo shyira umugabo yubake biragoye cyane ni ukuri ko imana nta n'ubwo ahubwo biranarashoboka nako simbizi nta n'ubwo masenge yanabyo bera mva kubwira uriya ngo harya gusa inyoko ngewe sinitaye ku cyo mupfana pe cyane ko nta n'ibyo wari warambwiye urumva neza yaba ari nyoko yaba ari nyogosenge yaba nyoko wanyu ayo mafaranga agomba agira ati ayaguhuze twubake ngewe ndabivuze ndabishimangiye tega amatwi ngewe ntabwo navunika nubaka ngo ngure imodoka nshake akazi ngo nindangiza njye kubana n'umuntu uzanye inda gusa nayo y'ukwezi kumwe aza yeteta n'urutwe gusa ceceka ibyo ntabyo nitayeho genda bayaguhe niba batayaguhaye toka mbere yangu genda ariko si mwana nzagukorera iki koko nk'ubu nkanze nkagwa mu muhanda bakangonga nahita mufata sha ntabwo wagwa mu muhanda ukuntu uba waje kwiga nyuma ukaba ari wowe utaha mbere nabyo ni inkuru koko ahubwo mwebwe sinzi ibyo mwiga ubanza rimwe muvamo ba perezida da anjye nibaza ubundi ni gute umuntu agera mu ishuri 2 zuzuye saa 6 zikagera kiririmo sha dufite umwarimu hariya niba nta rugo agira niba nta mugore agira ngo aramutekera simbizi arigisha ukabona ntashaka no gutaha ngo agiwe reka twe rero nk'uyo saa 5 zigeze ajya kubona akabona umwe aranyarutse akabona uri ngo saa 5:15 agasohoka nka 3 icyarimwe saa 5:15 agasohoka nka 5 umva saa 5:45 akaba asigayemo nk'icya kabiri cy'ishuri ubwo nyine saa 6 zijya kugera hasigaye mu ishuri sepe na sepine bonyine mu wa kabiri se ko mwara amaze kuba abasiniya uzi ko haciye imbere y'ishuri ryacu uje kwiga nkumva isoni ziranyishe oya buriya wagiye winjira mu ishuri mwarimu ntiyagira icyo akubaza nta kintu yambajije ariko nanjye numvaga mfite isoni pe wagombaga kusigira uzi ko saa 4 zaburaga mike none se ko watinze cyane we urumva bera yabyutse ameze nabi mbona atari bubashe guteka ngo agemurire mama ndavuga nti reka mbanze nkwanye nsige mbitetse wenda aze kwihangana bijyane ariko wenda guteka nabimukoreye ararwaye se berase urebye ni nkabyo nkabyo ariko nubwo atarembye ariko nyine ararwaye none se ni ngombwa ko aremba yagiye kwa muganga hakiri kare urumva indwara bera arwaye rero si uburwayi busanzwe wenda bavuga ngo umuntu arwaye malariya cyangwa arwaye iki n'iki nyine ibintu nk'ibyo hari ukuntu nyine yumva nk'umwuka w'amavuta dutetse ifiriti akaba ararutse cyangwa se yakumva umwuka w'ibishyimbo ukabona aramukowe isesemera mwinshi n'utuntu nk'utwo turara jani ihangane wenda nka nyuma y'amezi angahe azakira none se tunyura ahangaha cyangwa tunyura aho ngaho oya keri tunyure hano kubera iki se iyi nzira ariko shamaze kukuvumbura
umva keri hari udungu dukunda kukwitegereza. umva reka two kunyura muri iyo nzira hari ikigabo kijya kindesha umutwe n'ubundi kiba kihahagaze. ariko nawe ntukabarenganye ugenda ukura ubugendo bakiza. oya twenyurire hano. abagabo bararengana. oya tunyura hano ukuri ngaho komeza umbwira ahubwo ngo bimeze bite. ubwo kunumvise wisetsa indwara bera arwaye urayizi. ibintu byose nakubwiye ukajya wikiriza umeze nk'aho bizi. ndahizi pe gusa nyine ntacyo namufasha. hanyuma se arwaye iki? ese wowe kumbaza cyane urashaka kumenya ibiki? fata icyo ko mbizi. niba ushaka ko mbikubwira uzambaze nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa 3 tutari no mu muhanda. none se nibera wabikwibwiriye? ambwira ibiki ariko hoshi dutahureke kumbaza guza mu muhanda ariko. uzi impamvu se? nyine urumva turavuge gake hatagira utwumva. nyine tugenda. njyewe ikibazo cya bera ndakizi ariko yarambwiye ngo nzabigira ibanga. none ntunguye no kumva umbwira ngo uzabimbwira nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa 3. none ukaba wumva ko yakubwiye ikintu ngiye akakimpisha. mubwire se n'amatariki ubukwe buzaberaho. ubukwe buzaberaho? nyamara ubanza ibyo uzi atari byo. mfaye ibyo hanze bitari byo ni ibihese. ibyo by'ubukwe se bijemo bite? hanyuma se ntatwite inda ya Derike. none se ntibagiye gukora ubukwe mu kwezi gukurikira ugutaha? uyu munsi invitasiyo zabo zirasohoka. cyangwa uragira ngo kuba ubana na bera bikugira inshuti ye kundusha? ariko ubanza hari ikitaragenze neza tu. nimugoroba yahuye na Derike ariko yatashye nta morale afite. kandi yari yabyutse abwira mama ngo njyewe ngo ndagiye ngo ariko ngo uze gutaha kare hari icyo nshaka kukubwira mama. ubwo nyine ni ukumubwira ko afite ubukwe vuba. wapi mani? mama yamubwiye ngo namubwire mbere y'uko agenda. bera aranga ngo ni ikintu gikomeye agomba kumubwira atari kwiruka. byanze bikunze arashaka kumubwira ko atwite. kandi bera yarambwiye ko ntacyo azirirwa abwira mama wawe azigendera bakazabimenya babonye abyaye igihe kitageze uhereye umunsi bakoreyeho ubukwe. none wowe uravuga gutyo? ariko ninjije none se ubukwe bubaye butari vuba cyangwa bwaranapfuye nta buhari yakomeza akayisha? mbese beyansi none se kutavuga turaguma turebana gutya kugeza ryari? birakomeye cyane nabuze aho mbihera. ngahore ibintu wararanye ukabyuka umbwira ngo hari icyo ushaka kumbwira nze gutaha kare ukabyiriranwa umunsi wose. ibyo bintu wabuze uko bivuga gute beyansi? ko numva binduruma ngahoda n'amarira ajemo. narakojeje cyane simfite uko nabivuga. nagukojeje isoni kandi ntacyo nakuburanye. wambereye umubyeyi mwiza kubera ikirumbo simfite aho nahera gusaba imbabazi. beyansi uratwite? yego. ayiwe data we nuko warakoze. narenga atangaye umwana wananiwe ishuri akanga kwiga umwuga ikindi yakora kitari uko twite ndazindara. ni ukuri ndabasaba imbabazi nubwo mbizi ko nazikwiriye. usaba imbabazi ni kuri kw'Imana mu mbabare n'Imana nayo ndayisaba imbabazi kandi ntabwo nsogera. icyiza ni uko nawe ubizi ko utazikwiriye. ikibabaje ni uko atari n'iya Damascene byibuza ngo gutware. nagari Damascene yarabimbwa ati kari agahungu bikururanaho ngo niyive uzashiduka kamutendurera umwana n'umwuzukuru. none ryavuzwe riratashye. ariko na Yive nawe siwe. utiki ngo subiramo nuva shaga uko nari nabikubwiye ko hari gahunda mfite. ibyo ni ikintu kumva nigeze kubikomozaho nyine ubushize ubwo twaganiraga. nyine ni undi musore twari tumaze iyo minsi yose rero dukundana. niwe wanteye iyi nda. nyagasani we byibuze asa ni umusore w'i Rwanda wagira icyo akora akagukiza amenyo y'abasetsi cyangwa nawe ni Yive? ubwo ni ukuvuga ko ntacyo yishoboreye ntacyo yibitseho. we ntacyo abaye afite inzu ye afite imodoka ye we nta kibazo rwose. awi niba n'uwo byibura nta kibazo cye. niba mwakundanaga rero mubwira ko ari byihuse kuvanaha
utarahabyarira ngo rubande kugira iciro ry'imigani isi n'isibo bikoti nanjye bitansize. nyine twabivuganyeho arambwira ngo nta kibazo. nta kibazo gihari, gusa wenda hari akantu kamwe kitambitsemo. kagakise kandi yansabye ko nashaka nka miliyoni kugira ngo agire ibyo atunganya. hererererere miliyoni y'ikise iyi amafaranga nta mafaranga ariyo gupfusha ubusa mu bukwe buteguwe huti gutya. nta n'isoni. niba nta mafaranga afite nimujya mu murenge musezerane mugende mubane. ubukwe nta gihe butaba, mbona n'abaciye imbyaro bajya mu rusengero bagasezerana. ibyo nyine nawe nta kibazo abifiteho shanga. none nyine w'icyo ashakira iyo miliyoni ni ukugira ngo akore amasuku y'iyo nzu yujuje, ubundi tuzayitayemo isa neza ariko ye mu rugo rushya. ubwo ibyo murimo ni ibiki? uwo musore uzamuzane hano tuvugane, maze hari n'abazijyamo zikiri ibyondo bakazazubaka bazirimo, none ngo amasuku. ubu se ubukode ntimwabubamora? wenda ku cyo wari ukomoje niba yaza mukavugana, sinzi ko yakemera kuza ngo muvugane, kuko yarambwiye ngo gahunda zose zijyanye no kubana tuzongera kugira icyo tuzivuga ari uko ayo mafaranga yabonetse. ariko akabi gasekwa nk'akeza koko. ngo iki? hanyuma se nataboneka? nyine ngo tuzaba tubyihoreye kuko nta mafaranga afite. ngewe ntabwo mbyumva. none si icyo ashaka ni igiki? ni amafaranga angana na miliyoni cyangwa ni ukureba uko mubana n'aho muzaba? ayo mafaranga mbere na mbere niyo akenewe. hanyuma se ko atagira ubwenge arakwaka miliyoni azi ko ukora, ariko uzi ko abantu bamwe amafaranga bamaze kuyatesha agaciro? ko mbona natwe tuyakorera tujya kubona miliyoni twiyushya kuya se. ubwo wowe wirirwa wicaye aha arumva uzayakura he? nyine numvaga shanga bishobotse wenda mwebwe mwayama nkayamushyira tugasubukura gahunda, niyo rwose mwayama nk'ideni nazayabishyura nyuma twaramaze kubana, kandi wenda tunandikirane ni ukuri shanga. ariko beratsi uramukeho. ngewe donata afata miliyoni y'amanyarwanda nyiguhe ngo uyishyire umugabo kugira ngo akurongore, ubwo naba muca iki? shanga ndakwinginze ntumakanire, ndakwinginze rwose ntumakanire, wenda ubike kubikorera uriya musore ubikorere ngewe. yewe byibuze shanga ni mu mpamwe mwari kundira iyo nkomeza kwiga kaminuza, kandi ndabizi ko rwose mwari kuyiriya nta kibazo. yerese ko nari kuhaguha ugiye kwiga ukunguka ubumenyi, ejo cyangwa ejo bundi ukazigirira akamaro. ayo yo guhonga umusore ndayaguha mwiki? erega nzayagusubiza shanga. abandi basore bafata amafaranga bagakwa abagore babo, none uwawe arashaka ko ari twe tumukwa. shanga nubwo nagukojeje isoni ariko nukuri ndacyari umwana wawe. ngaho nawe noneho ngira inama y'icyo nakora. ubu damascene ntiyumvagamo byararangiye ntiyanyemera nzanye inda y'undi mugabo. ukuntu yagukundaga. ive nakundaga nawe nkamwangira ko akennye, we na nimero yanjye arayisi ibyo ko ejo nawe umuhamagara arambwira ngo ntabwo yabe. nyine se wumva yakwiteza guca iki? nyine yarakubonye kuri biri hanze. ndabigenza ne koko namwe nimungira inama. inabona amafaranga derika nsaba ko kubunda bigenza gute? nakubwiye ngo amafaranga yo yibagirwe ntibishoboka. wambabariye koko shanga, wambabariye koko. nta n'isoni. kereka hari wenda niba se ayafite akayaguha, naho ngeweho uretse na miliyoni n'ibihumbi 100 byo guhonga uwo mutekamutwe ntabyo wabona. wabyumva? ni isoni shanga. ubu niyahure byose birangire koko. wisetsa ariko wiyahura se urwara ni iki? wumva ni wowe wa mbere ubyariye iwawe? mbyariye ahura ubwo rw'abantu sinarukira zingiye kukubeshya. ubwo sinagende bayamuye na damascene cyangwa na ive ari kumwe n'abagore wabo, ngewe ndaho n'uruhinja rutagira se koko. umva umunyarwanda yavuze ngo utinda mu nyama ugatahana amagufa. ngirire mu shanga. wanze abasore bagukunda ngo bamwe n'abakene abandi ntibizi. uwari wujuje byose washakaga rero ubonye aho akura ubukire bwe. ni ugusaba amafaranga abakobwa babeshya ko azabarongora. oya ntabwo ambeshya ni ukuri ndakubwiza ukuri. ngewe rero nka nyagosenge icyo nagufasha ni kimwe. ngaho mfasha. rwose sinakujugunya. uburyo kumfasha uyampe. wumva tega amatwi nkubwire. icara hasi ubyare nzakurerera.